nuko jihadi ngo video wakoresheje ushumika Natasha ku bibazo bya Muyango na Kimenyi ngo wayihawe na Muyango. Uri umukozi wa Muyango? Godfather, ibintu bimeze gutya na jihadi ntabwo buretse nimwe muba mwizanye, reka babivuga uko muba mwabibabwiye. Dada Godfather aramamagara ambwiye ngo nishyuye keza amafaranga ngo nimba ngo nundi mugabo ngo batege ngo Muyango. Bambwira ngero vugisha kuri vuga ku bintu bindeba. Muyango yagutumye gushumika Natasha aguha video urazura muragira ibisiga. Nagirwe mbw'ibisiga wambwawe ndakwiyamye. Reka Natasha avuga ibyo avuga, reka kuza kumbeshyira hanga. Barakubaga uragenda ujya gusaba imbabazi. Nagirwe ibisiga. Wagiye gusaba imbabazi mukobwa. Tewarekiri wano gasaba imbwa amazi wandaya. Natasha ni gute wifata ukagurira umugabo boxer utaruwa ukamugurira boxer nk'ingi ukayimwoherereza? Ni gute ugura amakabutura nk'aya ngaya? Wagira ngo Muyango niba ushaka kugura amakabutura nk'aya ngaya ukabereza Kimenyi ngo kubera mwakinanye imikino y'abana harya? Yanze guhindukira ajya kwa Keza mu mupuri. Guhindukira se twebwe nitwanga, none se niba mvuye gukora uriya mwana akora nijoro muranyumva neza, ajya guhostinga. Niba aje ananiwe akavuga ngo ndananiwe ni ikosa. Bangahe se hano shunusha no kumara ni cyumweru kimwe bibiri udahaye umugabo cyangwa umugabo akakwima kubera kananiwe? None se ni ikosa? Ku bantu bubatse barabizi kereka abajene, none se ikosa afite niri kandi ni n'uburenganzira bwe n'urugo rwe. Ese twebwe biratureba? Abanyarwandakazi, uyu ni umuntu wa hafi w'uyu muryango bataranashakana. Kimenyi abahe? Ntabwo nibukana yambwiye cyo bikoze. Iyihe mpamvu Kimenyi yakubwiye yatumye yahukana akajya kwibana muri geto kandi yarakoze ubukwe? Kasita bamenye ukuri ko ntari mu baza. Yariko se kuri kwivanamo wivanyemo gute kandi kurimo? Ndimo ndabyivanamo kuko bakoze mistake. Ntabwo wavanamo kandi Muyango ari umuntu wa mbere yamaganye yakoresheje jihad akavuga ko ugomba kuva mu nzira umuntu. Kandi nawe yumvishije kurara bisiba. Jihad aje hangaha ya uretse gato. Okay, ngaho musharinge basi. Musharinge jihad. Musharinge basi. Ndakubwiye ngo jihad yamenye ukuri, arangije amenya ko abana batarabe, barangije aradirira. Ntabwo yamenye ukuri, jihad se yamenye ukuri ati kaza mpamagara. None se niba ntarakumenye kuki yabidiritinze? Ngo kuki yarabidiritinze nuko amuteye ariko amukoresheje iterabwo buvuga ko uzajya kukoresha mutera ubwoba. Wabwiye jihad ko mutwara muri ribu. Waramukanze ndi guhamagara jihad. Turashaka gushyiraho umucyo nubwo utari gushaka kunyumva. Ibintu Keza yakoreye Kimenyi wabyakiriye ute? Ntabwo nabyakiriye neza. Nta reason yari afite yo guprovinga akurayo voice kumvisha abantu ibyo baba baravuganye byose, kuko n'ubundi ntacyo yahinde. Nose ko yabisohoye basubiranye. Musharinge jihad mubwire ngo ndamushaka. Ibi ngibi ntabwo yaba ari inzira nziza y'umutego Keza yakoresheje kugira ngo byononekere rimwe asenye urwo yifuje gusenya kuva kare. Ariko Godfather, trust me, nta muntu basenyera. Nta rugo rukomeye rusenyuka. Amakosa ya Kimenyi nayaho umushinja nona. Kwizera umwana w'umuntu agakabya kisanzura. Ninde yizeye? Keza. Amakosa ya Muyango nayahe kugeza uyu munsi uretse kuba yaragushumitse akaguteza jihad akaguha bene wanyu? Aya Muyango naho kwemera kuza kwisobanura. Katika nkuburire Godfather, sinzi ukuntu mu Kinyarwanda bajya babivuga. Iyo inkende enkima buri bwe yambuka yeyongera kunama. Niko bajya buruko inkende yuriye ikomeza kwerekana ubwambure bwayo. Irahena. Banyarwandakazi, niba ari umuntu ufite amakuru kugeza wamenye ko niba ari umuntu ufite amakuru kurusha abandi n'uyu mudamu turi kumwe nawe hano. Afite buri kimwe cyose. Okay, ibintu disikrema yagushinje byo urabivugaho iki? Disikrema? Ibyakubabaje muri byo ni ibihe? Ukuri kurimo nuko ikinyoma kirimo ni ikihe? Nakuri kumwe kurimo. Uko ikinuza byari birimo ngo nimba ngo baramfashaga. Like
yavuze story nkaho nari ndi muri nuza nta n'umunsi nakimenye yigeze kugirayo nari mfite ya nyambatya ndapfuye sibyo bashije ntabwo byashoboka waraye unyumvishije ufite telefone y'indi ruhande wankinira audio wohereje kimenyi yesterday ariko ntabwo yasubije yinyumvishe gato ntabwo yasubije ibahisemo bya bindi bimara 24 hours bigahita bivamo ariko urayifite wowe iwawe nyine susku yo wohereje iti deletingwa 24 hours okay nukuvuga ngo yagiye wari urakaye cyane uvuga ko ugiye gushyira ukuri hanze je ntabwo Godifare ka nkubwire ntabwo uri kumva by the way atari ibintu byo ku mihanda nge nibera mu buzima bwanjye busanzwe buri simple butazi bino bintu bya hano ku mihanda kandi butuje nyuma yuko umenye ko Muyango ari wagutumyeho umuntu kugira ngo baguhagarike ureke umugabo we wabashije kwa approachinga Muyango no kumwereka ko nta kibazo ufitanye n'umugabo we cyangwa udashaka kumutwara umugabo Jeo mama ngo mu approachinga like muhamagara hada kubwiriye ko nyuma yaho Jihad akubwiriye ko ibyo yakoze byose no kuzana abana bawe kuri platform ibyo byose yabitumwe na Muyango waba waregereye Muyango kumaza icyabimuteye no kubera iki urumva nanjye nabajije umugabo arambwira twagizemo butakanye I think that's why okay birarangira ndavuga ko Imana ishimwe ariko igihe kizagera ukuri kuveyo wenda kuko njye narabyutse mu gitondo nsanga mfite message kuri iyi si ntarabonaho kuva nabaho nabanyibagiwe nabanta ikikoreka ko abantu bakunda ibitagira umumaro banyandikiye habaza kuba imwana avuga buriya ni ibintu by'abashakanye anytime bajya gusorovinga ibizibu byabo noneho ngiye mbwira ko nanjye ndi umuntu kandi ndumva ndavuga nta mpamvu yo kujya guhubukira kugeza n'uyu munsi Jihad yakoze nabi yakoze nabi kuko yakoze ibintu bitari professional ariko kubera ko ngiye ndi umuntu kandi nzi gustragolinga kwibeshaho nkaba ndi n'umubyeyi Imana ya uretse yuko nabandwanirira liberté y'umwana sibyo nkaba navuga ati reka ngende murega ariko nta kintu byamarira kuko nanabyutse mu gitondo nkavuga ngo ngiye kumuca amafaranga sintekereza ko twajya ntacyo byamarira gufungisha Jihad uri kote yanjye ari umuntu ushobora kuba nabonana nawe tukicara tukavugana cyangwa tukavugana kuri telefone akumva my side akagenda akabideletinga njye nicyo natekereje kandi icyo natekereje nkakimubwira umusajya w'abandi yarabikoze ni ukuvuga ngo Jihad nyuma yuko ni ukuvuga ngo abantu bose babikijwe amabanga n'uriya muryango barabatengushye yaba Jihad yaba na Keza reka nkubwire Jihad nge ndamwumva 100%. Nge ndamwumva nkuko nanjye nahagarara hano mvugira Kimenyi cyangwa se mvugira Muyango ari mushuti wanjye ndamwumva niyo mpamvu ngiye icyo namusabye mubwira ko ibyo wakoze byose wasohoye ni amabeshyo ahubwo Jihad azamuke Jihad uze kuzamuka hano ndamubwira icyo wamfasha wakora gutya na gutya na gutya nambwira shu ndabikora arabikora pe arangije no kubikora akora n'ikiganiro cyo guhinyuza akubwira ko ibyo yakoze yabitumwe na Muyango ari wamuhaye ka video kuko kara ka video nagapostinze 2022 2023 mu kwezi kwa 12 yes umuntu arakabikuwa wakabitse paka kaza 2025 kandi nagapostinze kuri Snap ntago nagapostinze kuri TikTok amaze kubimbwira amaze kubyumva turumvikana n'ibyo yanakoze nuko nyine yabikoze nkanjye utajya ugira ikintu ntakunda ibintu byinshi nabivuyeho yakoze ikiganiro gihinyuza arangije aragipostinga haciyeho igihe asubira mu kiganiro areditinga aho yasabiye imbabazi ikiganiro kirakomeza ariko it's okay Kasita yabikoze
hahandi yasabye imbabazi ahavanamo. Yes. Ni ukuvuga ngo imbabazi ze yisubiyeho. Yisubiye ariko it's okay. Rero ibyo muravuga ngo arancumika ngo nimba ari ukunshumika ngo nimba yavuze ngo imbabazi jihadi yagusabye yarazisubije. Yes, genda ubireba ariko kubera ko ngewe nzi neza ko yari yumvishe side yanjye ko ari naranabimbwiye ndamubwira ukuri kuzagera igihe ikiganiro yagukozeho cyambere agushumika cyarasibwe. Yaragisibye akora ikindi next day asabiramo imbabazi mba hari ababyumvishe barabyumvishije aravuga twavuganye na Natasha aransobanurira rwose nta n'ikibazo nta mbabarire arakivuguruza arangije kugipostinga bigezemo ngiye ndagitaginga papa w'abana ndangije n'abashuti banjye bose bari barimo barambwira no binaga ari byo yakoze amakosa suing Kera naho ngaho uranambwira ati bazi umuntu w'umugabo nyine uzukanganiriza akambwira ko ahindukiza umugore we ngo ahindukire nabyemere. Uretse gatoya Kimenyi yabwiye uno mukobwa yuko uretse Imana nawe wishire mu mwanya wa Muyango bro sibyo turi kuganira twese turashaka ibi bintu birangire mureke guca hirya ngo dede ngo nde oya kuko ibi butiku ntabwo bwazapfa burangiye muvugisha Kimenyi yageze ahantu hindukiza umugore we ikibazo buretse nge ndi gukubwira nge se ndakubenge nase njye urabona nge mfite umwanya wo kuza kuvuga hanga simwe mwabizanye simwe muri muravuga ngo nisenye ndashaka kugira ngo nkumvishe kano gace hanyuma noneho mbite nkubaza ikibazo cyanyuma ko yuko ngo wabigizemo uruhare ndakuyamye w'insaza dekaje mwararanaga ngo mu kabari mugatahana mu rugo none se tutarara mu kabari ko tuba turi gushaka amafu wececekere ubenge keza reka twaravuganye niko keza kereka Imana ibabari yarakubwiye ngo hekizaga ngo madama akagwindukira kuri WhatsApp yawe ugiye guhaye ngiye kurya so abariyo nkina Imana nuko nanjye mfite ibi audio kuba hari audio twigeze kuri coding umugabo keza yigeze gushaka gutangamo ngo Muyango passe uyu mugabo Natasha ngo niwe wamutanze Keza kazajya hora ahoze uwo mugabo kunyeke amubaza ngo nase ngo Muyango ngo mwahuye ngo mwabikoze ngo mwahuye nyine Keza ubona ushaka kumutega imitego buri gihe nyine ushaka kwizo audio nazo mana yanjye mbaza bayiri ngiri reka twumica Muyango abivuga ariko ubundi mwamaye na yari code nigeze kuri code gatege turi kwamagara ndetse ari kungira ubundi Kimenyi ne waka Kimenyi ni buri y'ibi bintu byose mureke guca ku ruhande umuretse wumve ngo ibingi Kimenyi ngo ni uri nyuma umuretse wumve wenyine kandi nako unani wowe Godfather urabizi uko Kimenyi nawe aravuga shu sibyo kandi Keza nawe Kimenyi muraganira sibyo Kimenyi agira umunwa icecekere dekati uretse mbabarira w'imvugo Kimenyi agira umunwa munini ndashaka kukubaza Keza na ego Keza Natasha inshuti yawe y'ibihe byose aya masaha kuba ishinjwa ko ariyo yisenyeye urugo igira umudomo uri kumva warira oya yababesherwa kandi bakumvishije amajwi ntago wimvishije amajwi ye nyuma yuko wumvisha amajwi ye uri kumva nyuma yuko uri kumva amajwi ye nyuma yuko wumvishije aya majwi uramufata nk'iki nk'umuntu wabitewe nuko ariyo ngeso umuntu muziranye kuva mukiri abana bato wowe kugeza aya masaha ndashaka kugira ngo numve view yawe kuri we nyuma yuko tubonye ibingibi kuri Kimenyi nakomere ntambura idahita gute se kandi wowe se nyine nakomere urwishigishiye aryo bavuga gutyo urwishigishiye ni urusoma kongo iki ariko se reka ngubaze Nata niba ushobora kwifata bingana gutya kandi nzi ko ari wowe ufite uruganda rw'amakuru muri ibi bintu wa mukobwa we reka ngubaze sibajya bavuga ngo urwishigishiye ararusoma yego enjoy bro ni ukuvuga ngo Kimenyi yirashe mu kirenge niba ndi kukumva neza kati Godfather hari ikintu byuka mu gitondo kubera ko utabombotse mu gitondo obura gwe katonda yamponyesa
Kwari iki mu gitondo utavuze? Aye. Yesu Kristo we. Umuhungu wawe nyuma y'ibi ngibi ariko urabona iki nyuma y'ibi ngibi Kimenyi arimo kuvuga iki? Simperukana kuvugana nawe. Kandi niko Ari wamwohereje voice note yesterday. yanganya gidamu. Ate nari nashyushye umutwe ngo busungu bwe nina. Aranga. Ukima ya rero ahangaha abanyarwandakazi Yanganye kunziramo. Banyarwandakazi ndababwira ko Natasha ninjoro yagomba gusaba inshuti ye magara uburenganzira bwo kugira ikintu avuga ariko ngo Kimenyi yamubujije kuvuga. Niyo mpamvu mubona yifashe. Kandi navuganye nawe. Amakuru mfite nuko wowe wizi hano uratubwira ati ngiye gusaba Kimenyi uburenganzira mu burenganzira bwo kuvuga ndaza hano kirukura hagaragara. Natasha ugarutse utubwira ko bidashoboka kugira ikintu uvuga kuko Kimenyi mutavuganye. Ukuri nuko. Ugombaga gushira hanze. Nukuhe? Ni kuno. Ukuwe se kutaravuga? Ngiye kukubwira. Ego. Kutariho inkurikiranye n'imbere inkurikiranye. Ego. Kare kose se. Kimenyi akunda Muyango niho mpamvu ubona bino byose birimo birahapening. Musiruringe binapumbavu. Urukundo rwabo abarwinjiramo bose zero bafitanye ibyo bahuje. Ikitazaba atandukanye. Kapite miaka ngapi meka bari. So, just buri muntu wese abe naye voices zanze se. Ariko nyuma yari ya majwi wahinduye uruhande ku ruhande rwa Muyango ubu. Mwabantu mwe abantu bose abafana ba Muyango mwese nakimenye mu musengere buri muntu ndabizi ko Uwiteka yumva amasengesho ibi bintu bizashira kandi nta mvura itashira. Bagomba gusubirana kandi bazasubirana mu izina rya Yesu. Bazasubirana mu izina rya Yesu. Urishobora ko bazasubirana? Nta kidashobokera Imana. Bwiza ukuri ku makuru yawe ufite bazasubirana. Batasubirana se bafitanye umwana. Kandi Natasha nutambatingira tuma bimena hanze. Kandi bimena hanze birakugaragaza nabi. Ariko se Godifa wowe Natasha ni gute wifata ukagurira umugabo boxer utaruwa ukamugurira boxer nk'iyi ngiyi ukayimwoherereza? Ni gute ugura amakabutura nk'aya ngaya wagira ngo Muyango niba ushaka kugura amakabutura nk'aya ngaya ukayohereza Kimenyi ngo kubera mwakinanye imikino y'abana harya? Obra Godfather nese inshuti z'ikintu. Ariko mfite ikibazo kimwe cyo kubaza abanyarwanda bose na Godfather na Natasha. Kiva kuki? Kuba njyewe nawe turi inshuti. Yego. Ugahera ku munsi wa mbere undi kodinga. Sibyo turavuganye urandi kodinze kandi nta kibazo dufitanye kandi wumva ko turi inshuti. Uba uteganya iki? Nana reka nkubwire. Muri iyi minsi hari ibintu twananiwe kwiga twe nkatwa abantu. Hari kuba tuziranye. Tunavugana ariko tutari inshuti. Geti bari yihe? Icyo ni ikibazo ufite? Yego. Listen to me. Nana. Yes. Nukuba umuntu yaritiranyije ibintu. Hari ukuba tuziranye ko tutari inshuti. Dushobora no kuba tuziranye tuvugana ko tutari inshuti yo kuba nshobora kukwizera nkaba nakubikubira. Nana kagusobanurira ikintu kimwe. Yego. Social media abantu barayitiranya. Abantu bajya batandukanye kuba twaba uyu munsi tuvugana ko njyewe nagufungukira nkakubwira ibyanjye byose. Bibeshya kuba inshuti bakabyita best friend. Hari kumubona Jihad sharing Jihad. Okay, Jihad andika muri comment. Jihad andika muri comment. Okay. Yego. Hari umuntu kuzaho kubera ko hari icyo yakwifujeho cyabara kukujya ko. Ikikora ko abantu bo muri no minsi ari babi nshobora kuza kuba inshuti yawe mfite ikigendererwa cyo nzasohoza 2030. Mbese naje kuri mission as a friend. So rero wakumva ko mnirwa umamagara hi Nana good morning umeze gute Nana you okay ukagira ngo turi inshuti. No turaziranye ko ngo turi best friend. Iyo maze rero kubitandukanye buri kimwe cyose wekengera. None se
ibingi bintu murabona bitagiye kuzamura umubare w'abantu bafite amadepression menshi n'abantu biyahura ku bwinshi, kubera ko ubundi twari tuzi yuko iyo ufite ikintu kigukomereye ushaka umuntu ukiganiriza kugira ngo uruhuke, sibyo? Ariko ubu noneho buri muntu wese agiye gutinya mugenzi we avuga ati azandikodinga, azanshyira hasi. Ntabwo bigiye kongera imibare y'abantu bafite amadepression n'abantu biyahura. Ntabwo ibi bintu mubibona. Ibyo nabwiraga Godfather, ndamubwira uri murambaza ibibazo, umwana w'abandi uri ari muri depression. Ese ngewe mureke nanone ntanga opinion kuri iki. Iyi message ngiye kuyiha abakobwa n'abadamu. Muri rusange nta ruhande mbogamiyemo, abakobwa n'abadamu. Iyo ushyize umukobwa cyangwa umudamu hanze mugenzi wawe, nawe uba wishyize hanze. Kandi ikimbayeho uyu munsi nawe ejo kizakubaho, as long as nawe ufungura amaguru. Murakoze. Turi ku isi. Nitayafungura turi ku isi. Ngemuye abantu mwese uwo nzavuga muzandikodinge uzabona uko ari coding wandicoding iti nge ntabyo mvugira mu bwihisho, ntavugira aha. Iyi kintu ntashobora kuvugira mu bantu igihumbi, sinzabivugira mu bwihisho. Ndabakunda ariko mbatinya. So mwebwe hano ntacu, there's no friends. Jihad ntabwo ndi kukubona. Jihad andika muri comment ndagusabye. Uwo Muyango ntiyigeze aza out ngo avuge ko hari ikibazo afitanye n'umugabo we. First of all, mbere yuko urumva uwo Eve ntiyigeze akoresha social media platforms ngo azatubwire ko afitanye ikibazo n'umugore we. Yego. Twebwe inshuti zabo nitwe twasongoye iminwa tuza kubivuga outside. Bishinga Godfather bakasongoyeho. Murimo murangiye munyumve neza. Kubera ko ndubatse, I know what I'm talking about. Ubu bwabo nta muntu wigeze aza hanze ngo atangaze ngo ngewe Muyango natandukanye n'umugabo wanjye, ngewe Eve natandukanye n'umugore wanjye. Uranyemerera gusubiza aho ngaho? Yego. Aho ngaho ntabwo ariko byagenze, barabikoze. Ndakubwira uburyo babikozemo. Nyinde banza wumve ndakuvuga ko batabikoze. Uravuga bo ku giti cyabo. Yes. Ndakubwira uburyo babikozemo. Nyine aho nongeye kugera. Manza wumve kamaze gusobanurira. Yego. Abantu ari ubuzima bw'ibyamamarano butandukanye n'ubuzima bwacu. No kuvuga ngo kugira ngo ibintu binaturike binamenyekane ku munota wa mbere, mwe ntabwo mwabikurikiranye. Twebwe dukurikira amakuru y'ibyamamare umunota ku wundi. Ibi bintu byaturitse umunsi unani Muyango yagize anniversaire. Urimo kunyumva? Kimwe kandi ya. Ha hujya gumanda kandi ni we nyirabayazana y'ibi bintu gumamada. Hanze mva ko neza. Afata amafoto ye yawe. Ikubizana kuri media bigenda gute? Kimenyi yafashe amafoto y'umugore we yose. Arayasiba. Urukuta rwe. Yego. Yashiriye abafana. Aduhera amakuru ya buri munsi. Igihe cya anniversaire kigeze. Uri kumwe? Yeah. Kimenyi yanga gupostinga umugore we. Itangaza amakuru biracitse. Mwaratandukanye. Nana nguyu hano ni wahamagaye Kimenyi aramubwira ati reka ibyo bintu genda postinge madamu wawe. Nguyu nana ndakubeshe yes or no? Nubwo buretse gato. Nubwo Muyango atigeze amenya umuntu warwanye intambara ijoro yose kugira ngo Kimenyi aje gupostinga cyangwa areke kugaragaza ko ibintu byacitse n'uyu nguyu. Yes or no? W'impintoki rega ndimafite amakuru. Urukumva nana? So aba kadisisi ntabwo nongera. Ubuse uradutandukanye te mwaka byara na yacu. Okay. Natasha urira. Ninda ko ndashaka gusubiza Nana. Rero iyo icyamamare kiratuzi tuba tuzi ko hari buze gushya umwana w'umukobwa umudamu we fiance w'umugore we akunda wamubyari akagira anniversaire ntagira ikintu akora nta mupostinge igihe kikagera uretse gato agafata amafoto y'umudamu yose akasiba ku mbuga nkoranyambaga niko aba yavuze ko hari ikibazo. Turi kumwe? Itangazamakuru ribakagira gute rigakacira.
impamvu yatwekereye bazamura jihad arimo arakubwira ngo muzamure dore ngubu jihad sindi kumubona muri comment section jihad nkawe nk'umuntu hano ngo bimeze gute ja hano rero nk'umuntu wa buretse ufite ikibazo nakivuga ureke kuvuga umeze nk'uri guca amakoma Spotify ya please mwareka please uwo si okay guys mutatuze screen kugira ngo tuze kumwumva ndakasha ngoje nguyu ntabwo se muri kunyumva turi kukumva turimo turakumva rata jihad okay twagiye wasabye imbabazi nzisaba nde ikintu cyaciye ugikuba ejo nuko jihad ngo video wakoresheje ushumika Natasha ku bibazo bya Muyango na Kimenyi ngo wayihawe na Muyango uri umukozi wa Muyango Godfather ibintu bimeze gutya na jihad ntabwo buretse nimwe muba mwizanye reka babivuga uko muba mwabibabwiye dada upo urimo urumva arimo aranshinga ngo nishyire ameze muri mute numve wowe vuga ibyawe ntuzata kuvugira kuko Godfather utazajya ushirisha amaba nibyo nanjye niba ndamubwira mu bintu bya ngo turwane reka yivugire ja wimera nkuca amakoma ja Godfather aramamagara ambwiye ngo nishyuye keza amafaranga ngo nimba ngo n'undi mugabo ngo batege ngo Muyango bambwira ngero mvugisha ukuri vuga ku bintu bindeba kuko jewe ibintu bijemo keza n'abandi bantu vuga ku bindeba ibindi simbizi kuko urabizi neza twaravuganye ibyo Natasha ibyo ntabwo none niba nta bindeba biri aha ngaha nje kufanya nini hapa sinyizi cyo baguhamagare sinyizi Godfather goodbye baby I'm not kidding jihad kumana ngumbe jihad buretse manza bitanye ikihe kubazo n'umuntu kuri kumbuza kuvuga jihad Muyango yagutumye gushumika Natasha buretse gato aguha video urazura muragira ibisiga maze bakubwira rindira kabagirwe imbw'ibisiga wambwawe ndakwiyamye reka Natasha avuga ibyo avuga ureke kuza kumbeshyira aha ngaha barakubaga uragenda ujya gusaba imbabazi kabagirwe ibisiga wagiye gusaba imbabazi mu bwoko tewarekiri wa none gasaba imbwa amazi wandaya Natasha navuga ibyo avuga nimba afite ikibazo jewe tuvugana naho ibyo kuzana ibyo kubigarika ntabwo madame wagiye gusaba imbabazi nakubugumya tewarekizwe kiri wano wamakuri Natasha tugende gake Natasha wabadeke wabaye Natasha yasinze umujinya avuga urugande buretse uzumwumve niki Jia njye namubwiye ngiyewe ikiza amazima yavuyeyo nta kibazo mfitanye n'umuntu n'ibyo buretse gatoya waretse ko nanjye numva mushobora kuba mwashirishijemo muri izi live zanyu aha ngaha ko wagira ngo habe ko muri ntuze mwambwiye icyo ibijya muvuga nkigendera ko reka nkubwire Godfather aravuze ngo reka mpamagare jihad kwa kundi ubuzima ashaka iki Godfather sara nkumbuye aha ngaha arabizi ko tuziranye ndagusabye jiha warabyengeje najyayo bivoice kumvikana ikintu kimwe tugende gake buretse gato mwimvugiramo ntabwo nyegeze kugira uruhande ngo nyiritiku jihad wavuye niwe muntu wa mbere muri ibibazo bya Muyango na Kimenyi watatse umuntu wa mbere uza wataka Natasha buretse gatoya rindira hano ese ubundi mwavuze ko ikibazo kimeze nkabasubiza je ntabwo nje kwisobanura hano sinjya nisobanura mu ndaya no kuko abantu bose bakoze hano bamwe na bamwe ridaya mbwira ibyo umbwira nanjye unshyizemo indaya ni wowe oya sheri mvuze bamwe na bamwe hano mami sheri wowe ninjya no kuvugura amanuka kuko sinatukana ahantu uri ndakubwira wibeshye niba ndi indaya ubuzaze nguye Jiha okay reka tubeseriye noneho tugire tubeseriye ukumva iyo ugiye kuvugira hejuru ugiye kame mekanizme ndafaza kuvugira hejuru ndabaza uri mu bantu bakoze ikiganiro kibasira Natasha hano yes or no kibasira Natasha yego
uzana n'abana be video y'abana be urabimanika nyine wimvugiramo ikiganiro umaze kukizana hanyuma ikiganiro waje kugisiba ukivanaho ariko ukivanaho uko Natasha guhamagaye arakubwira ati Jihadi warenze umurongo utukura ntabwo ushobora kunyibasira muri ubu buryo. Jihadi wabyutse mu gitondo cisha itabona ikiganiro uragenda ukivanaho ukora ikindi kiganiro gisaba imbabazi. Ariko ikintu gitunguranye mu magamba ngera havuye ikuzimu mu kirunga wavuze ko iyo video aya magambo nayabwiwe ejo nahana ngabyaravuzwe hano ejo bakukomoje wose ndi kuko bivuze bivugwa ko wowe wavuze ko byavuzwe nande iyo ari ibintu biri kuvuga muke muri vuga ibintu byumvikana bivugwa ko wowe iyo video byavuzwe nande Natasha amaze kubitubwira nona Natasha subitubwiye ko iyo video wayihawe na Muyango kugira ngo ushumike Natasha. Turavuga ati bishoboka bite Jihadi asigaye akora mu iposta ku buryo deliveryinga ibyo abantu badashobora kwivugira. Niyo mpamvu twakwifuza wowe ibyo bintu byarajya koko kugeraho ukoreshwa ugakora ikiganiro ukanagisibishwa ugakora ikindi ariko Jihadi ikintu ngo cyababaje kurushaho icyo kiganiro gisaba imbabazi nyuma y'iminsi mike waragiye hahandi hasaba imbabazi uhita uhavanamo. Ijambo ni ryawe. Umva nkubwire Godfrey reka mbikubwiza ukuri. Iyo video nta muntu wayimaye meme na Muyango ntayo yampaye. Ni video nanjye ubwanjye nifitiye. Yesu Kristo. Iyi code DJ ubwanjye nari codinze muri telefone yanjye ndayifite. Uri kumva? None se Natasha nguyu. Natasha buretse gato cyane ngo iki aho yayipostinze hose twazikuyeho. Uri kumva? Iyi video ndayibika. Uri kumva? Ikintu cyatumye yipostinga. Buretse gatoya. Rindira gatoya njewe shaka makuru please kunzanire ibintu byo kunterekera amagambo mu kanwa ndangije video subiza inyuma kuko ni video nari codinze kera video subiza inyuma ndayumva sanga uyu mugore ari kuvugamo ko abana ngo bazaba ngo nka anko Kimenyi aba bana se bafite se witwa Kimenyi iyo video ndayifite natawi kwikanga gutyo ndayifite abana bafite amara harimo Daddy Ke ntago harimo Kimenyi please bafite ngo anko ke nuko rero mu mihanda twebwe tuba tubazi kandi urabizi neza yuko uziranye na Kimenyi byinshi cyane mada tujye tureka kubeshya ejo se wari uri kwivugira ngo niyo yacu kukugurura ibiki byose dukomeze iyo video ndavuga nti abana se barimo anko ke Natasha ni wowe wizanye hano hamwe mvuge nawe uraza kuza kuvuga ngwande kubanza uvuge ndaza kuvuga nyuma umva nawe bawambabariye ukaba uri kumvira hasi ko jewe ntashaka kuvuga n'abahantu ariko sabi nibiki ivugire Jihadi ko ndakuba ivugire oya buretse je nubahanana nivugire nta kintu gutwara ivugire ngenda jya mute reka ivugire ubwo neza amatwi ndiko kumva noneho buretse video ndankora ikiganiro nyivugaho turi kumvikana uburyo bwanjye nabivuzeho n'ubu video ndacyazifite zarakaswe turazisevinga noneho njyewe ikiganiro nagikoze nyuma umushuti wanjye wenda na Natasha ni famille nubaha nkunda arantelefona si ngombwa ko muvuga hano kubera ko jewe uwo muntu ndamwubaha arantelefona aranambura uri kumva arambwira ati Jiha wakoze ikiganiro uvuga yuko bari abana bishobora kuba ari abakimenyi na Natasha nukuri ntago ari byo sabe uri kumva kuba abantu baziranye ntibivuze ko babyaranye shashu rwose ntago ari byo kandi n'abana amasura bayashyizemo agaragara noneho ni kandi aravuga ati ikindi yambwiye ngo tuvugane cyangwa se ashyireho bavuga bwiki abavoka bakurege kuko warengereye washyizemo abana bamubwira ntishu ntimuvugishe nijye mu buzima bwanjye sinkunda ibintu binteranya n'umuntu ikosa ryabaye nuko hajemo n'ishusho y'abana kandi jye sijya nkora ibiganiro birimo abana muzabyitegereze n'ikosa ryabaye nuko ntigeze mfuka bariya bana kuko ni ibintu bitari confirmed mu ntega amatwi nariko itsoke njewe turabikuramo ntari ariko nawe nabone kumumbwirire kuko uyu mugore nta na nimero ziwe nagiraga please mvugana na team ndabibabwira
baje turavugana turabisotigana babwira ni rero njyewe mu buzima bwanjye uretse niyo bitaba abana umuntu wese namukoze ikiganiro mpora mbivuga n'abantu mwese murabizi iyo kimubangamiye arambwira agiye nkagikuraho nta ribi nko kugira ngo bitere intambara uwo ni njyewe cyangwa no kuzana ibintu byo guterana amatika adashoboka ikiganiro ndangije uyu nguyu aransobanurira anasobanura na situation yababyayemo sinje kuyizana ahangaha ni umubyeyi ibyo sinabivamo kuko ntiyabyizaniye aha ni ibintu twavuganiye mu gikari ndangije ndamubwira nti tuza jewe ndabikuramo uri kumva ndagaruka ndicara nkora ikiganiro ndavuga nti muribuka tuvuga kuri ibi aba bana ntago nkuko byavugwaga Save yababyaye nabuyu yababyaye gutya na gutya nta nubwo ibyo bintu twakwirirwa tunabyinjiramo uri kumva ndangije ndamubwira namusabye imbabazi mu mbere uri kumva ndangije jewe ndagenda ndegama icyo kiganiro kiracyahari nako kanabivuzemo karacyarimo turatarimo bamwanyweye amashampanye menshi nimumenye ko bihari ahubwo ikibazo gihari urashaka gutukana nanjye kubera ibyo bintu byabaye kuko iyo video irahari zishobora no kuyikoraho niko bimeze Natasha ntuze kunyikorera muri iyi mihanda kugira ngo kuko nanjye ntundushe umutwe munini wo kwitora arimo aragushyushya arimo aragona rero Godfather wiza gushyushya ahangaha n'ibiki byose je sinkunda umuntu mushyirira amagambo mu kanwa uwo ni njyewe ona kubugumya ikindi nta muntu wantumye nta nuwantuma kuko nta muntu wanegeka kuvuga ikintu nta n'umuntu kuko jewe nshaka makuru kandi ikindi Natasha nguhamagaye kanga twavuganye kuri telefone turi kumwe n'uwo mushuti wacu no urabizi ko ari umushuti wanjye tishobora kumuzana hanga kuko ndamwuba ubwo surumva koko Natasha ikibazo ufitanye nawe ni iki keretse ahubwo nimba ushaka yuko bijya mu mategeko nta kibazo iyo video irahari ndacyayibitse kubugumya nze wawe ndeko nkanvuga mesirine nambaye ku macasi twacha kakata umkazo onjaga zaki nze sina cece kwagaza yabadankamba okay Godfather goodbye see you uretse kugenda amva jiha nta muntu waje kuguhamagara kugira kuri ibintu ejo jiha rateka mubwire njye nabwiye Godfather namwengeyeho na jihad ibyanjye na jihad twarabirangije jihad yasibye ikiganiro ndamubwira ikibazo cy'abanyarwanda ni kimwe iki ba promoting ntago bajye ba promoting ikintu cyiza kuko nta muntu n'umwe nabonye akatama ka video ngo agapostinga kuri TikTok cyangwa kuri YouTube avuga ngo jihad yasabye imbabazi yakoze mistake ariko kubera ko abantu twe dukunde byonone se niho mpamvu ba promoting ikibi ariko ikiza ntibagikire gute bagishira imbere namwanjye na jihad nta kintu dupfa nta na kimwe rwose habi ibyanjye na jihad twabimara ariko uyu kubera ko ashaka gushumika no kubugumya umbabarire unyumvire umudamu uretse gato no ntabwo jihad niki ejo nta muntu akubwiye kuri ibi bintu ninjye abikubwiye Godfather ntabwo wari wasibye ngo urakora live Godfather ubu ndetse cyewe wambaza gukora live igihe cyose sinkora ama live okay so rero tukira ahangaha jiha sibyo ibintu bijyanye na Natasha birarangiye cyangwa ntabwo birangiye ibintu byawe na Natasha birarangiye tugarutse thank you by the way mfatiyeho n'umwanya nje mungure muri bino bintu kasta bari gukure bawabijemo none waza kuvuga ibyo twavuganye muri inbox ujya mureke mbabwire no twarabirangije nje na jihad none se Godfather wowe urashaka kunteranya n'abantu cyangwa eno cyayagaragara kushumikisha imba ndaguteranya n'abantu ashumikisha nde njyewe jihad umuntu ashumikisha ndakubaza ngiye guteranya n'abantu ndakubaza ibi bintu biva ikintu murebe nguyu se wewe uri kubyivugira nyir'ubwite uretse gato jihad none se Godfather kibazo rukunika ni nkaye ntutume mvuga ndakumva
gushyiraho iyo foto ya Muyango na Kimenyi ni uko bakunze cyangwa wayigize profile picture? Ndakubaza. Nsubiza. Turi muri iyi saga tuyirimo, reka cyane ndakwiyamye. Turi kumwe. Kwiyamisazi wanjye wagiye ndakwiyamye ari jewe. Mbere yuko ugenda umva nkubwire, ese uri kuri ruhande bya? Bye. Uri kuri ruhande mu? Njye Godify ibitotsi biranyishe kandi kwiryamira rwose Mami, goodbye, Natasha. Mbere yuko ugenda. Jiha. Natasha, bye shu. Hanyuma ikindi. Mada umva. Kadamagurike kuva mu nzira we mukarutera. Ngewe ubu ngubu nta muntu tuzajya tugira ibintu nabihaze, umuntu uzajya ungiraho ikibazo hano. Umuntu ukunda gushaka amakuru, umuntu uzajya wumva namubangamiye mu nkuru nakoze, ajya ambwira aho kugira ngo atumwanya we cyangwa ikigewe ngende umuntu wumva naca bugufi, ariko iyo nzamukanye nanjye ndazamuka. Ikibazo cya Muyango na Kimenyi kivuzeho ja. Faza uba wabaki. Ikibazo cya Muyango nk'inshuti yawe. Muyango ni inshuti yawe ja. Muyango ni inshuti yawe. Jewe ntago njya mvuga inshuti zanjye rero bye. Are you sure? Yego. Ngo kwari wewe wamudrivinga kumutwara kwa bivuga ko ari wamudrivinga Kimenyi mutwara kwa Keza. Gatwarwa intambike gahambe. Jihad ko ro watwara gura mugabo mutwara kwa Keza. Jihad urafugiki. Ndapfuye we man Godify we bona usanga mu muntu wamba ku complaining uza gusanga mu ijuru. No twumvikane mwafashe none seriye tuye tugenda gake sibyo kumvikane nabyinde n'amasere gukunda amasere. Okay kumvikane ikintu kimwe ntabwo njyewe njya mpubuka Natasha ibi bintu amezi urira nawe Godify ubanza ushaka ko nanjye mvugira hejuru. Godify da neso nywa mva ko mvira ko dara zisobora kuvako kubaje reka ikintu kimbabaje kurusha ibindi urukumva ikintu cyambabaje kurusha ibindi nuko mu gitondo naguhushije ntuvuge ndiko ari wari gushira kuri ibi bintu you know everything ariko wagiye niba wanyereye niba byagenze gute ariko nafite ibitotsi ndarangara ndagenda urukunyumva wanga kuvuga uragenda wumva ikiganiro cyose reka twumvikane ikintu kimwe ibi byamamare cyo twumvikana ntazagira umuntu umfata nabi aba naba superstar ni ibyamamare iyo mwaje hano mugafata life yanyu mukayiduha turi kumwe mukagira zimeze nka Keza ngo bakagira inshuti zimeze nka Keza mukwana kajya kwa Keza mbere yuko aguha umupuri agashyiraho telefone akarikodi Natasha cyo seriye wowe urifashe ugiye kubitsa amabanga Keza kandi Keza ntabwo agira telefone imwe. Okay Godify uranyemera ngiye mvuze kamukanyuma nigendere sibyo? That's why I'm recording. Nivuga ngo iyi niyo sirogisi iri mu mujyi wa Kigali. Mbere yuko ugenda twumvikane nana ababaje kino kintu nawe ababaje kino kintu aravuga ngo niba inshuti zacu kumubwira ngo waramutse umenya ko ari record isigaye tuzizera abandi tuzakora iki kintu kirahari. Niyo mpamvu Godify urukumva ndimubwira ngo ndabakunda ariko mbatinya kubi. Godify ngiye ubundi kankubwire ngiye moto mgira ngiye mbere na mbere nizera Imana yandemye, uwa kabiri ndizera, uwa gatatu nizera Kimenyi, uwa gatatu nizera icyo bita umugabo bita amafaranga, uwa gatatu wizera Imana yakuremye. Uburetse ngusobanurire wa mbere ni Imana, icya kabiri ni Kimenyi. Okay Kimenyi ni uwa gatatu. Nzeka ngende bayisura Godify. Oui Godify ikintu cyose udashobora gukipinga muri wowe ukakibitsa undi, menya ngo n'undi nawe n'umwana w'umuntu biramuzitowerera biwomurara cyo tasohora kutereka to kigaba. Abantu muri Kigali mfite amamodoka ari kugurishwa, muze mbagurisha amamodoka mu muve kuri mamoto. Niba uri Kigali abanyarwanda n'amafaranga zigura, hari amamodoka urukumva i Kigali hari amamodoka meza cyane. Dore ngize imodoka zitandukanye, iyi ni imwe ngira ngo ubona ko ari imodoka nziza cyane kimeze neza ku mafaranga make.
ngira nikira dore dufite amajande cyangwa amaringi meza cyane wowe ngana ngukubite nimero ubundi wibonera imodoka amafaranga make oui ikizi Imana iramfashije ibintu byose bigiye ku mucyo buri munyarwanda wese wari waranyifashe ariko reka mbabazi ntagenda cyaba reka tuve kuba wenda muri abasitari cyangwa se muri aba public figure muri aba bloggers cyangwa iki muri iyo ibi bintu nk'ibi birangiye mutekereza kuri bariya abantu ahantu bicaye what they are going through. What do you mean? muri depression reka nze nkubwire ikintu kimwe na njyewe ndi kwibaza njyewe murabizi ntabwo nziranye hari abo tutaziranye muri iyi saga yanyu sibyo muri iyi saga barimo ariko noneho reka niba njyewe nishyire mu cyimbo cy'umwe muri bo sibyo noneho nkasanga abantu 5,000 munyicayeho njyewe n'urugo rwanjye noneho birarangiye mutekereza ko iryo joro ndi buryame. Umva nkubwire ikintu ugomba kumenyana na ibintu nimwigire nk'abantu iki nicyo kibazo dufite muri community murashaka kugira ngo tumere nka bose twa mugani wa Jari tuvuga kwa Mukabutera twumvikana ikintu tubaganye bareka bino bintu okay listen to me nyine tugiye kujya nko muri iyi saga nguyu Natasha uri inshuti ya Kimenyi niba mbona ko approachinze muri iyi saga kubazana buretse gato iyi saga maze igihe kirekire kingana kinyizi kinini amezi ararenga 3 nawe ba nta kintu muri iyi saga nta kintu kigeze kivugwa ababroga niba ari abantu bagize ibanga mu bintu byose Muyango na Kimenyi ababroga babagiriye ibanga uko ni ukuri kwambaye ubusa babagiriye ibanga kugeza igihe ba nyiri ubwite ibintu babifasha babyishyirira hanze uko niko kuri urimo kunyumva yego so mwebwe murashaka kugira ngo tuzanga twese tube uncle tonto sister chushu fata aba bantu bageze aho ibintu byabo babyishyirira hanze kubishyira hanze ntabwo ari ukuza ngo bakorera bavuga ati twashwanye oya batanze message ko bashwanye bafata n'aba star ni ibyamamare genda urebe umugabo wari hana y'amasaha avanye amashusho kuri platforms y'umugore we byagenda bite isi yose irakoka ubuzima bw'aba public figure turi kumwe iyo mufashe ntabwo ni it's a news it's a content niyo mpamvu ari public figures ntabwo ari kwinjira mu buzima bw'abantu turi kumwe impamvu rero batashobora kubisolvinga bakabisolvinga gutya my friend ntimukajye mufata ababloga nabi ntabwo ndimo kuvuga ko mwebwe muri babi none ndi kuvuga ngo wafashe iyo time uganiriza Keza neza sibyo outside of social your platform sibyo ubanze wumve iby'indani wenda hari ibyo atavugira uganirize Muyango umenye ikibazo nyamukuru ngo kirihe ikibazo mwakibonye muzaho kiri umva nkubwira ikintu ugomba kumenya aha waba ugiye gutuma twinjira deep hari byinshi mutazi byinshi bitavugwa cyeretse hari byinshi ntugende wibeshe ntugenda turashwana niyo mpamvu uvuga ngo harababigenderamo no stay there buri kimwe cyose voice was buri mvako gwe bawo turi atu voice ni duto so gwe gundi urukumva ndeko turi kumvikana turi kumwe mwebwe nana hari ikintu mutumva what you have to know ibingibi mwabonye nguyu nguyu Natasha bari no nukuvuga ngo iyo byageze aha harimo saga ndende ibintu nakasa mutwe none si yo saga ni wiyizi kuki utayishyira hanze ngo ukemurwe ariko se nani ukaratanye nkibarize nana ndemone kwembabazi tuyishyira hanze mureke ngenda ndashaka kuvugana na Godfather kubera ko ibi bintu abana bari bubigenderemo abana amadepression araza kubica kandi bizagaruka kuri twe twese mureke ngiye mbibabwira ndababwiza ukuri mu nyange cyangwa mu nyumyanze kanwende ndababwiza Godfather njyewe uyu munsi ndababwiza ukuri mu nyange cyangwa mu hunde nta n'umuntunzi muranyumva ibi bintu n'ubwa mbere ngeje gutesa kuri social media ntago njya neza urabizi ntago njya neza nta nubwo ngira drama nta nubwo nzapfa nyigize ariko njyewe ndeba kuri both sides ndeka mbabwiza ukuri Keza is my daughter okay waramubujije kuvuga ko iki yagarutse buretse nyine mbanze nkubwira Muyango it's a girl that I admire I like how she survives
muranyumva neza mu bana bakeya biteza imbere muri Kigali. You get my point? Kandi ngewe uyu mwana igitsina gore cyangwa umwana w'umukobwa arimo arizamura, I support no matter what, naba nkuzi cyangwa ntakuzi. Ariko noneho ese birakwiye yuko niba nzi Natasha in and out nza hano ku karubanda nkamuvuga ngo mubimenye? Ese birakemura ikibazo mfitanye na Natasha? kubera iki ibingi wavuga ejo kankubaza ikintu kimwe, ngiye kukubaza, ugiye gutuma nkubaza. Mbazi Your daughter, umukobwa wawe Keza, ko ejo waje ukamuvana kuri platform ukajya kumuganiriza, kubera iki yagarutse gukina amawudiyo y'ibiganiro yagiranye? niho mpamvu Godfather kabona kamudirata muravuga ngo Godfather ng'ababroga uretse gato nana warayiganiriza uretse gato ejo wagiye Godfather yambajije Linda ko Nana Weba wafashe Keza ejo uramutwara ujya kumuganira. Keza yenso bigiye yakoze atego wamukoze sizenso. Linda ko no Nana yaramufashe aramutwara, turi kumwe. namutwariye iki urabizi kuko namujyanye uramuganiriza, twumvikana tugende neza cyane, uramuganiriza uravuga ati singomba kugira ngo uvuge inshuti yawe hariya sinibyo mwavuganye. Yagarukanye backup ya Dekati papa. Uretse gato kubera iki nyuma yo kumuganiriza ko atagomba kuvuga ku nshuti ye, kubera iki yagarutse noneho habwo ari kuvuga ibya kasamutwe? Why? Urabizi nyine ko namuganirije, niba yarabikubwiye n'uburenganzira bwe n'inshuti. Ariko nawe wibaza impamvu ni gute abantu wenda niba mami wawe cyangwa umushuti wawe cyangwa sister wawe akubwira ngo si ngombwa ko wanika mugenzi wawe ukabirengaho. Nukubera niyo mpamvu nanjye mbabwiye ntago ari byiza yuko niba nkuzi in and out tukaba dufitanye ikibazo, ntabwo kuza kuri hano ngo ngewe ngo nkwambura ubusa ari byo bikiza ikibazo, ahubwo birakiruzamura. Ibyo bita ubunafiki. Nukuvuga ngo kugeza aya masaha tuvuge ibintu mu bindi siko bimeze. Abantu benshi njye ntabwo nigeze nganira na Kimenyi, sinjya nganira, ntabwo nawe nguyu ngewe ibyanjye biba ku karubanda. No, ikindi uretse gato yamanana ahangaha ngenza abantu benshi cyane ndi no kubabona hano. Ibi bintu babizi cyane, n'inshuti za Kimenyi baganiriye na Kimenyi, inshuti za Muyango bazi byinshi cyane, bazi in and out uko kubivuga, ariko bacecetse kubera ko uyu nguyu we yahise afitamo kuza kubikira ku karubanda. Ubundi subwirwa n'iki ko ngewe ntabizi mbere ya byose? Wamugane ndarengana atakati umuntu werekanye voice kati niyo mpamvu oya mujye ngewe ni inkosa muzaze hano mumbwire ngo Nana wakosheje, muranyumva? Sinzaze hano ngo mukomeze munkuremo amagambo aho kugira ngo nimwe urangiza mwendingera ivu mutambwiye ati rero nubwo tugukuyemo amagambo bwose urinjije. Godfather yabikora hashobora twumvikana ikintu ngera nkuru nk'abantu amagambo urakuya osikiriza neda ubu nakubwira ngo mubwira hari abantu bagera kuri platform yawe bakaba nervous kubera ko babaye attacked, bakavuga n'ibyo batakagombye kuvuga. Like ninde muntu wabaye attacked? What do you mean? Keza like bakakwanjama. Godfather mu bantu ba protecting abatumirwa. Godfather Keza mwamukoresheje nsobi, mwamukoresheje amakosa. No uzantera ko yakoze nsobi, uzantera ko yakoze ikosa kamakosa. Kandi nawe ntabwo za kubemerera, listen to me. Nana ya protecting zura mwana w'umukobwa. Nana nigeze wigeze ubona bindakaza. Nana yaraje hano arambye namumanuriye live. Yes ndabizi. Afata live yanjye arayica, ndaceceka. Afata live yanjye, I don't care niba yarabonaga ari bwo buryo bukwiye. For me ntabwo ndanga kugira ngo se niba yaraje avuga ati nyura hano tugende ndakubujije. Urumva ko nyumva nani Natasha? Aramufata arayitwara live yanjye arayica, bitaga abantu 700. Twari turi kumwe se Nana yaramuhamagara gahari aramujyana. None uretse gato, none ko Nana mu kumutwara kwa ahubwo yagarutse yari Amavubi. By the way dusumujya kuri yagenda
ko wamutwaye ukamugira inama ahubwo akagaruka noneho atari kuvuga ahubwo ari kuzana dati ariko waya muri coding akazana aduhari Godifa Oui. kankubwire uremera ko okay reka kuba kuri side ya ntuza ya nje muri iyi saga reka nze nkubwire kakubwiza ukuri muri iyi saga nawe wowe wenyine wowe urangaha we nyabo aya masaha ni ukuvuga ngo objectif kanangiye guseka narumva ivuga mukazi ya mwabiza banange Godfather nemera ko tutanganya ubwenge twese wemera ko iyi kese mufite n'ibindi mutarumva muzabyumva ubwirwa n'iki byarangiye n'igice se nakuzanira gishyashya twajya muri diaspora se bite byawe ariko umva ngewe hari ikintu ngewe reka mbabwize ukuri rero ikintu ngewe ngibushime ngewe buriya nanashimira mwongeye kubahamagara bakanga kuza noneho burundu nkari ntabwo bazaza nanda tebe sobora kujya byawe reka tucicike bagenda kutugana bamukoze sezensobi nareto omusajja w'abandi ngakimanye mufumba ari mu kwetonda badingane nayo wasebye ni adingane nani naye Godfather ngenda kucicike bagenda kutugana kuvuma ngenda kubire simu ngenda kuvuma jagara umuvumira ngo tude ngonywa nakabaka waranje baka champagne I swear today attend this serious rero tugenda kwevuma kusimu kankugambe ikintu kimwe kababwira ikintu kimwe sibyo nguyu Natasha nta reka nkubwire reka nguyu njewe ibintu bimaze hafi amezi abiri itangazamakuru bari batangiye urukunyumva batangiye bafata aha na hariya abantu ibinyamakuru byose genda urebe nakoze live ikinyamakuru igihe banditse ibinyamakuru bya noneho byabaye open birandika kuko nagize gute we put the truth out bari batanze igihe kirekire bazana conspiracy linda ko nana nihamagariye Kimenyi Kimenyi bimeze biti Godfather urabona Hosiana Yesu yapfiriye akana ka Yayiro urabona agera ku mazi aramuzura agera mu hene ingurube azivana nk'amadayimoni ndamubwira ugira umunsi mwiza mpamagara Muyango bimeze biti njewe imbere y'iterano narasezeranye akaramata niyo satani yaza akongera agasubira mu ijuru nkuko yaje avayo ninjye n'umugabo akaramata urimo kunyumva ibintu biratutumba haza deployment twumvikana ikintu kimwe haza kwataka uyu mudamu baramwataka uyu Natasha baramwataka ngo yibye umugabo abandi ibintu biragenda biratutumbana na bizamwe ibintu bibi cyane ibintu biratutumba itangazamakuru ko nta makuru baba bafite ari abanebwe bagaceceka ndavuga kankwereke ngiye ntabwo Godfather nzavuge ngo byavuzwe ngo no ngewe iyo ntashobora kuzana ba nyir'ubwite ndaceceka kabireka ntabwo nshobora gukora live ngo mvuge ngo urabona ngo biravugwa ngo ejo mu minsi ibiri naranditse nkora kuri njya kuri stat ndavuga ngo fata ifoto yabo ndavuga ngo uwamena umuceri reka nshyire kuri hanze icyo nashanga cyari iki ibi bintu byari bimaze igihe bitutumba abantu bagenda ndavuga reka tubigire gute bijye ku mucyo itangazamakuru aya ma YouTube areke kwandika iki ubugoryi ibi bintu wowe uri kuvuga gutya wowe Natasha I know you know more muri ibi bintu ibi bintu uri kuvuga gutya ahangaha bafashe agatonyanga kikubita mu kivo ngo pa nta kintu kigeze gisohoka hanze muri iyi saga y'ibi byamamare bibiri turi kumwe rero kuvuga ngo abantu ngo baje hano reka mbabaze ikintu kimwe aba bantu ni ibigoryi hano hari umwana w'imyaka 18 nafashe nkazana hano kuri pano hari ibintu mutazi hari umuntu hari ibintu mutazi muri ibi bintu ariko ibi ngibi byo gututumba hano bivamo kumererana nabi izi saga zatutumye zongera guturika nyuma yuko twabyirengagije ziturika ari uko Muyango abwiye kano kana uramucanzara urukizara abagore iyi bamwitanye muziko naraye ntasinziriye uretse gato Madiva niwe Madiva Muyango uretse gato Muyango abwira Madiva ngo ntabwo nakorana nande na Keza muri kuri show imwe tubyumvikane ntabwo nakorana nande n'umuntu wabemukiye aya magambo Muyango yasubiyemo aravuga ati urabizi ubuhemu wankoreye bukabije ubuhemu Muyango yavugaga butigeze burekurwa ngo buvugwe n'ubu ngubu
Muyango yimaga Kimenyi akagenda nase ko atabuvuze abwiwe n'iki wowe reka my friend I'm a blogger Shalom, amahoro y'Imana bane namwe. uzi ubuhemu yavuze yavugaga n'ubuhe uzi ubwo ari bwo nubuhe nukuvuga ngo Muyango yaravugaga ati urabizi ko abagore muhanisha abagabo kubima bakajya ku murongo iyo umwimya kabiri ajya ku murongo uruko nyumva ni bangahe baha abagabo babo buri munsi buretse gato none uko byagenze mwe mutamenye n'ubuhemu Keza yakoreye Muyango yaherezaga umugabo we pinisiyo yo kumwima umupuri Keza akavuga ati ibya kwimya hano ndabifitiye ngo hano ntabyo muzi no Kimenyi yagera mu rugo noneho akaza afite energy adashobora gupfukama ngo avuga ati mbabarira ndakora ibyo ushaka hose iyi pinisiyo ndi kumuha bimeze gute Muyango akoze iperereza asanga nguriya mwana aragenda akakimusiga papa uroko ibintu ubuhemu yamukoreye ngahibaze nawe ndashaka kubyumvira ikintu nubwo uyu mukobwa yageze akavuga ati impamvu buriya yireguye aravuga ati Keza yireguye neza cyane aravuga ati uyu ni umuvandimwe wanjye uyu ni umugabo ibyo wamwimye impamvu namukoreye ibyo utamukoreye niyi yagukora aho ugahindukira ugahunga ahubwo difa Imana irakureba ndavuga ukuri niko kuri niyo mpamvu Keza yakinnye ariya majwi aravuga ati Muyango wimfata nk'umwana mubi waramwimye ngiki kimenyetso kuko nari nzi ko igihe kizagera ukababara nkakubwira ko nagutabariye umugabo ngiye natekereje ko wari urwaye ndavuga reka ntabare umuvandimwe muhe ibyo utagomba kumuha ntabwo ariko yavuze ndi kuvuga umva we gukina ariya majwi niyo mpamvu ya muri codinze that's why ya muri coding impamvu ya muri codinze ni iyihe ariko utari kumvana impamvu ya muri codinze ni ya muri codinze kugira ngo Muyango nasakuza avuga atari ko umuntu yaje ambwira kudahindukira jewe nk'umugore mugenzi wanjye numva ngomba kugufasha wenda wari urwaye urukunyumva ahantu hari ikibazo so ahangaha niho hafiki akantu kari kurusha kandi kari muri iyi kese akantu ko hari umuntu watwaye umutima wa Muyango ninde garamfurere wanjye hariya niho hari kurusha garamfurere wawe ninde mwandike hasi so urukumva rero icyo nshaka kuvuga ni iki ibyo nshaka kubasobanura ni ibi ngibi tubyumvikane banyarwandakazi iyi nkuru ntawe twinjiye mu buzima bw'umuntu ntabwo bizigera binabaho kuko ariko Kimenyi ikosa yakoze nawe n'ikintu atigeze amenya urumva ni ukuntu atigeze asobanukirwa ko pinisiyo umugore ahereza umugabo we ari ukumwima Godfather njyewe am team main wife ese ubundi uri kuri side yihe wowe side y'ibiki kuri muri iyi case wowe nta side njyewe ndwanira ukuri ntabwo njya ngera side witegereje nande ari uri mukuri muri iyi case kereka naganiriye nabo nkamenya aho byavuye yanze guhindukira ajya kwa Keza mu mupuri guhindukira se twebwe nitwanga none se niba mvuye gukora uriya mwana akora nijoro muranyumva neza ajya guhostinga niba aje ananiwe akavuga ngo ndananiwe ni ikosa bangahe se hano shunusha no kumara n'icyumweru kimwe bibiri udahaye umugabo cyangwa umugabo akakwima kubera kananiwe none se ni ikosa ku bantu bubatse barabizi kereka abajene none se ikosa afite niri kandi ni n'uburenganzira bwe n'urugo rwe ese twebwe biratureba iki se iki niba ese niba umugabo wanjye mwimye ubundi
akaza kugusaba ukamuha ukamukemurira ikibazo, ni ngombwa ngo uze kubitangaza hanze ko wamuhaye? hanyuma noneho kuba uri yaragiye kuregera, ariko reka nze nkubwira ikintu kimwe tugaruke gato. Kuba kuburiya baramwimye akababara ariko akavuga ngo akajya gutakira inshuti ye, yakoze amakosa Kimenyi? Yakoze amakosa nyine. Gute se? Niba se none si ibanga ryo mu rugo ko ari irya babiri rirasohoka. Ese Godfa urubatse? Ndubatse. None si ubungubu ndi umugore wawe, uranyumva shiri, ndi umugore wawe, nshobora no kutakwima, ariko kubera ko ushaka gutestinga uriya mukobwa ukagenda umbeshyira ko nakwimye, ntabwo ibyo bintu bizi ku bagabo. Ntabwo Kimenyi yashaka gutestinga Keza, kuko Keza ntabwo nshaka ngo uzane Keza Kimenyi na Muyango. Reka tuvuge kuri iyo point kugira ngo ibe clear. Niba nge nawe turi umugore n'umugabo, guys mwatapinze iyo screen buriya tukimana mu buriri, niyo nakigusiga ijoro ryose ukagera hanze ukabona hari agakobwa ushaka guha, kakakubwira ngo none se kuri married uranshaka iki, uzakabeshya uti uriya mugore wanjye nanureba amaze ukwezi atama, merewe nabi rwose ntabara. Uranyumva neza? Kugira ngo ubone icyo ushaka, icyo nacyo mukimenye ku gitsina gabo, kimwe nuko n'umugore nawe ashobora kuba yabikora. None se hanyuma rero tuvuge ko nukuvuga ngo tuvuge ko uyu nguyu kuba yaragiye gushaka kujya hirya kuvuga agahinda ke, yagerayo bakamurikodinga, amakosa ari y'umugabo? Kuba yarijyanye nta wamujyanye. Ndapfuye. Yabawe kumucirirwa kumubamba. None se yaragiye ashyira hanze urugo rwe, sibyo? Ibyo shiri. Ashyize urugo rwe hanze, ariko ntabwo yarushyize hanze. Niba uwo yabibwiye ari inshuti ye, ntabwo okay tuvuge yabishyize hanze, ariko nk'uko mwavuze ngo they are long time friends, numva ko wenda yegereye inshuti basanzwe baganira, sibyo? Ese twebwe twabimenye dute? Twabimenye dute? Yes. Inshuti ye rero hangaha niho ruzingiye. Iyi nshuti, thank you so much, zamuka gogo. Iyi nshuti ye rero ikintu mutamenye, bivuga ko iyi nshuti ifite gahunda, n'ikintu mutari kumva. Nukuvuga ngo iyi nshuti ye hari ahantu mutamenye, ntabwo yahaye Kimenyi gusa. Yahaye Kimenyi ariko ahereza na Muyango pase. Nana nibyo utari kumva. Keza yahaye Kimenyi ariko ahereza na Muyango pase. None se Keza yabyiyemereye? Yabihakanye ate? Yabyemeye, ntabwo abihakanye. Mana yanjye. Umva hano uretse gato. Keza na Muyango. Umva hano ahantu mutari kureba, Keza yariye Kimenyi yumvisha aryoshye, aravuga ati rero reka Muyango mushakira undi musimbura wowe guma. Igo umva hano. Uramuze cyamuvugisha. Yamuvugisha nta kibazo. Wumve? Amakuru y'imini. Neza wowe biteze. Nanjye ndaho. Narabuze. Wakomeje kumpamagara ariko hari igihe umpamagara ndi mu kazi nabwo kuvugisha. Wumve? Reka nyikinire uretse gato, reka nyikinire kuri machine. Noneho ikintu mutazi ngo mutari kumva. Uyu ni umugabo nuvuga ngo Keza Kimenya kimara kumubwira agahinda ke. Urukunyumva? Hanyuma ko gahinda Keza kakamara Kimenyi. Uzi cyakurikiyeho nana? Guys mu following gogo. Hanyuma mutapinge screen imbere ko nkini audio kuko harimo amagambo y'icyongereza, mwandike mu good live, hanyuma mutapinge screen kugira ngo bataza kutumanura. No kuvuga ngo hari ikintu tumva. Umva ubundi ukuntu gahunda ahantu ihera n'ahantu ibintu byabereye bibi. Ahantu Keza tubanya kasa mutwe. Keza Kimenya kimara kumubwira agahinda ke, yaravuze ati rero kadecemeke kugira ngo utazima. Mwebwe ejo mwabyumvishe mwirukanka kubera bari kubisakuriza mareka noneho mbibumvishe neza mu byumvi. Wowe ntabwo wabyumvishe mu sharing live. Nukuvuga ngo ukuntu byagenze. Ejo Keza we Kimenya kimara kumubwira muri amajwi twumvishe Kimenya ari kumubwira ati Muyango ntabwo akiri. Bagima. Nukuvuga ngo umuntu bita Keza
yaravuze ati rero ushobora kuba nani Muyango utari sayizi ye, reka mushakire sayizi ye wowe ubugumya. Afata uyu mugabo bita Jado. By the way, ndashaka gukora disclaimer, ntabwo ari Jado w'isibo, nundi mugabo wita Jado, ntabwo ari Jado w'isibo apose wa Muyango oya nundi. Umva rero uyu nguyu, umva pase ya Keza kwa Muyango. Uyu ni Muyango nande na Jado. Uravuze cyane uvugisha. Wayamvugisha nta kibazo. Amakuru y'imiti. Meza, wowe bitese. Nanjye ndaho. Arabuze. Mutapinga screen bataza kutuvanaho, mutapinga screen. Ukomeje kumpamagara ariko hari igihe umpamagara ndi mu kazi nabuze kuvugisha. Birumvikana. Yego. Ariko ahandi wari umeze neza. Bameze bo. None se nshaka ko tuganira ariko nkanjye nawe nakubaza nimba nta kibazo. Nashaka kukubaza ntabwo twatangiye nawe turahura ukampa amafaranga 300,000 muri rimwe. Ngaho mukabyarana. Mbabarira umbwire nyine nk'umugabo nanjye urumva njye ndi umuntu uvugisha ukuri. Reka ibyo se byigeze bibaho? Ntabwo byigeze bibaho, basi twe twanahura basi tukajya no gusangira n'ahantu kuri bwaheze. Reka nyine urumva nyine umuntu abagenda yumva utuntu twinshi ariko ntakundi. ubwo uzi ahantu byavuye? Ntuze wa mushuti wawe n'ujye mwumve hano wawe n'ujye ubimbaza nko bwaterekare. Nyine urumva nyine umuntu abagenda yumva utuntu twinshi ariko ntakundi. ubwo uzi ahantu byavuye? Ntuze wa mushuti wawe n'ujye ubimbaza nko bwaterekare, nta nubwo turahura habe n'umunsi n'umwe. Keza. Mana yanjye. Akunda kubimbaza. Ntabwo yaterekare ntabwo turahura. Umva n'urumva kuva cyane. Akambwira ati sawa ngo cyangwa ngo uri kumpisha. Ntabwo yaterekare n'tabwo turahura habe n'umunsi n'umwe. Kandi nyine nibyo sinajya kwirwa mvuga ngo ndabeshya cyangwa ngo ndagira gute. Ngiye burya nkunda kuvugisha ukuri. Nimba warabyumvisha ubwo nibishobora kuba ariho byaturutse kuko ajya mbwira ngo naramuhisha, nubwo yaterekare ku muntu ndamuhamagara ntanyitaba, ntabwo twigeze turana rwose. Kubera ko cyane nyuma ukimara kumpa akazi urumva yari yambwiye nyine ngo muyo amafaranga ayamuha. Urumva nacyagiye ndi muri salo arampamagara arambwira ngo agiye kugushyira kuri konferanse ngo hari udufaranga yari akeneye. Barambwira ati mubwire kuri muri salo nyine wohereza urebyuka wohereza amafaranga ndi muri salo. Angahe 50? Mbaye 50, mbaye 70 hafi. Ahita ambwira nimwohereze nyine ngo yakeneye 30 ndayamwohereza na message ndazikika. Kuva icyo gihe ngakeka nta wundi urampa amafaranga cyangwa ngo tuvugane njye nawe. Reka hari n'ikindi gihe ahubwo wari wagize ari anniversaire y'umwana. Naho bwatereka rero njye ariko mbwira ngo tujyane, navuga ati njye ndi bujyane ahubwo reka muhamagare bene nimba n'akantu mwohereza. Wanda byibuka ko wampamagaye. Uhamagaye banza utaritabye icyo gihe. Aribwo arambwira ati njye nimwoherereze ngo agure akantu k'umwana ajyana. Navuga ati umunsi umuntu utari kunyitaba urumva ari ngombwa ko nabyohereza. Ndiragenda mbeshyira nyine ngo yampaye rimwe ngo y'umuntu ngo 300,000 nyine. Nakundi. Hanyuma rero njye ntabwo nkunda ibintu byinshi umwihorere. Ubwo ngira ngo mubaze nyine. Oya ntabwo nanjye sinkunda amazimwe, ntabwo najya mwayo mazimwe. Abashaka ko dukomeza mutapinge ndahita nkomeza muraza kumva n'ibindi. Noneho ahangaha na wabyumvishe? Nabyumvise. Urumva nukuvuga ngo ahangaha niho Muyango avuga ati wa mugore we washyano shayitani, ni gute ushaka kuntwara umugabo, ni gute untangamo pase, urimo kunyumva, warangiza ukihererana umugabo wanjye akajya kukubwira ko ntajyamuha. Urabyumva? None se Muyango ni hehe atavuga ko uyu mugore ashaka kumurangiriza urugo? Mwabyumvishe? Ahangaha niho Muyango avuga ati wa mugore w'ibintu nkora uri umurozi, ibintu nkorera ntabwo ari iby'u Rwanda. Wowe uramfata ukanyoherereza ukantega umutego. Se uyu mugabo ntabwo abyivugiye? Reka nkwereke uyu mugabo conversation yagiranye na Muyango rero. Iyende se? Soma hano.
uyu bamaze kuvugana uru rugabo rwakomeje kumugigira somera hagira umuntu usoma nubona akanya mvugishe hello twavugana ariko kubera iki wijyana muri salo jya umbwira pe urabizi ko nkwemera aya salo sinayabura nta kibazo murakoze ndabizi neza ko utayabura ariko numva naguhake ariko basi nusoza mvugisha hello ko ngushaka rega ndashaka ko tuganira bitari kuri wowe iyi chat wayikuye Nyingira yawe na Muyango. okay. Komeza. Iyi ni ya Muyango, uyu mugabo ari gutereta Muyango. Nukuvuga ngo uyu mugabo ni umutego Keza yateze Muyango. Umugabo muramwumvisha mu kanya. Umugabo aragigira biranga. Agigiye byanze Keza akamubona ati ntabwo uracumita. Ntabwo uramurongora. Cumita umuntu. Igihe umwana warangije gusoma? Nasoje. Ntabwo birarangira. Dore komeza. Ndashaka ko tuganira bitari kuri phone kandi nizere ko bizagenda neza kandi urakoze kumpamagara. Umva rero nkubwire wa mugabo we nahujwe nawe n'akazi kararangiye rwose ibindi biganiro nagirana namwe nta bindi biganiro nagirana namwe byihariye nibigamije iki nagusabye kwinginga nyubaha nimba binanze iyubahe sinkunda gusuzugura nanjye sinkunda umuntu asuzugura urakoze umugoroba mwiza ariko n'ubundi nta gusuzugurana birimo pe none se ubwiwe n'iki ko ngusuzuguye mu gihe utaranyumva n'ubundi ni ibijyanye n'akazi pe ntubifate nabi ndakwinginze mugore mwiza morning nizere ko kugusuhuza byemewe ahangaha tuvuyeyo tugende gatoya uyu mugabo bikimara kwanga rero uyu mugabo yahawe ninde wamuhaye Muyango ninde wamuhuje na Muyango tubwire nyine ni Keza yanditse ko bahujwe na Keza n'akazi nyine ariko ni Keza wamutanze uyu Keza yafashe uyu mugabo amuhereza Muyango aravuga ati Muyango nguyu umugabo ufite akazi hanyuma umugabo nukuvuga ngo ariko target ya Keza aravuga ati umva rero wa mugabo we Jado cumita umwana noneho Keza yirirwaga umva hano reka byose byigeze bibaho ntabwo byigeze bibaho basi twe twanahura basi tukaza no gusangira nta nuko noneho amakuru avuga ko urukunyumva ahangaha Keza ahita abwira Kimenya ati Kimenya njya gupfa we ngwino ufata umupuri wa nyawe fresh erega Kimenya Muyango afite undi muti kumukubita ati ninde ati n'uwitwa Jado ni kumwe Kimenya akava kwa Keza yaje yasibye agafata Muyango akavuga ati wandaye nyagupfa we ni gutujya gusambana ati nsambana nande kuko ahangaha ni wumva ya magambo kugira ngo Muyango afate uyu mugabo amuhamagare ana kuri coding yashaka ibimenyetso ahereza umugabo we yihakana avuga ati ntabwo umuntu nigeze mpura nawe ariko uyu Jado akaba yamubwiwe nande Kimenya yamumenya ate yamubwiwe nande na Keza nibyo Muyango avuga ati ibintu Keza unkorera uri shitani urantega umugabo warangiza ukajya kubwira umugabo wanjye ko njya kuryamana n'uwo mugabo wundi narahujwe nawe n'akazi so ahangaha niho wumva muri izi audio reka wumve uravuze cyangwa uvugisha wayamvugisha nta kibazo amakuru y'iminsi meza wowe bitese nanjye ndaho narabuze wakomeje kumpamagara ariko hari igihe umpamagara ndi mu kazi nabura kuvugisha birumvikana yego ariko ahandi wari umeze neza bimeze bo none se nshaka ko tuganira ariko nkanjye nawe nakubaza nimba nta kibazo nashaka kukubaza hari ko bwatanze nawe turahura ukampa amafaranga 300 muri rimwe ngaho ukabyarana ni ukuvuga ngo ibingibi by'aya mafaranga ari kuvuga ibingibi yarabwiwe nande n'umugabo we Kimenyi urumva ko hari umugabo wamutikuye akamuhereza ibihumbi 300 ibingibi Kimenyi yabibwiwe nande ntabwo tubizi
na keza. Ariko keza kwisanzura akamubwira ati impamvu ataguha hari undi aba yahaye wamuhaye. Aha ngaha tugende. umbwire nyine nk'umugabo nanjye urumva njye ndi umuntu uvugisha ukuri. reka ibyo se byigeze bibaho? Ntabwo byigeze bibaho, basi twe twanahura basi tukajya no gusangira nta nukuri. Bwaheze reka nyine urumva nyine umuntu abagenda yumva utuntu twinshi ariko nta kundi. ubwo uzi ahantu byavuye? ntuze wa mushuti wawe n'ujya ubimbaza nko bwatereka nta nubwo tura. Aha, wabyumvishe? Mwabyumvise. Umushuti we ninde? Uburetse gato yawumve. ubwo uzi ahantu byavuye? ntuze wa mushuti wawe n'ujya ubimbaza nko bwatereka nta nubwo turahura habe n'umunsi n'umwe. Inde? Keza. Mana ya. Akunda kubimbaza. Ntabwo yatereka ntabwo turahura. Umva n'urumva kuba akambwira ati sawa uburi ngo cyangwa ngo uburi kumvisha. Ntabwo yatereka ntabwo turahura habe n'umunsi n'umwe. Ukuri kujya hagaragara? Aha. Ukuri no gusobanuka? Hari icyo mutari kumva? Ufashe Kimenyi akubwiye agahinda ke, uciye inyuma ufashe umugore ugiye kumutangamo pasiro no kugira ngo byononekere rimwe. Allahu akbar. Ni iki mutabona? Yatuvugisha ukuri? Njyewe always since ariko Godfa muri make ubyumvishe n'ukuntu mbyumvishe bino bintu kuva ejo, mu by'ukuri abo bagore bombi bari kugwa mu mutego kandi barengana, ahubwo nyirabayazana n'umugabo. Ndakumanura. Manuka ujye kwigisha gospel. Umva nkubwire. Sorry, uretse kumanura. Ukinga mic yawe nakuzamye abantu bagufollowing please. Wivange mu bya politiki. Thank you. ako Godfa wagira ka. Wivange mu bya politiki madam. Ntiwivange mu bya politiki niba uri umuntu wumva uyu mugabo. Oya, none se abagabo ariko abagabo twaragowe. Nana hano umugabo afite ikibazo. Gizo ko Hagati aho ngaho ntabwo umugabo arazamo nta kibazo afitemo. nta kibazo arangira. Nukuvuga ngo Keza we yaradiplowinze. Urukumva aje gushaka kosi muri Mossad. Arangije araza akora deployment abinyuza mu kazi. Aravuga ati rero Muyango nakuboneye ikiraka gishushe. Uti kagira inkuru ati ngo aje ku mugabo aravuga ati wa mugabo we nakuboneye icyuki tera umwana. Urumva? Ahangaha Muyango ejo abivuga Keza ejo Muyango yatubwiye ko Keza yamusabye aravuga ati ariko Muyango utegereje iki wariye umwana. Niko Muyango yavuze? Yego ejo hano. Urukumva? Keza yaramubwiye ati ariko si sheri ubona umutima atari hot utegereje iki? Wibaza ibyo ari kubibwira nde? Muyango ni inshuti wande nako ari kubibwira nde kandi noneho akabwira Muyango gutyo kandi the case Kimenyi amuryamye ku bibera ari kumurira ari kumubwira agahinda ko batamuha umupuri. Turi kumwe? Ariko Keza niba narumvise neza yavuze ko babimubwiriye kuri telefone. Babibwira nde? Uwo mugabo abibwira Keza ati ko mwakinye audio. No, hari ikintu utari kumva. Guys mutapi mwakoze kuriyogora abanyarwandakazi. Urumva? So nana hari audio zindi ngiye kubakinira murifata ku munwa. Jessica. Ukimara kumva inkuru wumvishe warira? Numva senarira ariko ntabwo nifuza inshuti nka Keza kabisa. Ongera ukore kuri gora. Thank you.
undi muntu twagiye ya thank you so much mufollowing go na ni Jessica mu mufollowing mumvikana ikintu kimwe ejo hari akavuyo kenshi cyane kandi Godfather buriya nubwo nabanyujije iruhande ndashaka kugira ngo uyu munsi muze gusobanukirwa ukuri kose so nimwumva iyi audio abanyarwandakazi urumva ko umva kama amafaranga 300 muri rimwe nukuvuga hano ngo nani Keza yabwiye Kimenyi ati Kimenyi impamvu uyu munsi ataguhaye hari umugabo wamuhaye 300 ubundi amwicundeba niyo mpamvu ageze mu rugo ananiwe umva mukabyarana ndabarira umbwire nyine nk'umugabo nanjye urumva njye ndi umuntu uvugisha ukuri reka byose byigeze bibaho ntabwo byigeze bibaho basi twe twanahura basi tukaza no gusangira nta nukuri yo ahangaha Muyango kujya gushaka uyu mugabo w'akazi yagiye kumushaka nyuma yuko umugabo waje akavuga ati nyagupfa unyima umupuri kuko ujya kuhereza umugabo be bita Jado muri kumva Muyango aravuga ati uwo muntu nahujwe nawe nakazi ari Keza umpuje nawe ni Keza wampuje nawe nzamura akazamurwa inyongero kora kuri goro nkuzamure kora abantu mukore kuri goro muzamuka umwanya imyanya iracyahari beri ku rugero Jessica noneho Muyango nibwo yagiye gushaka uyu mugabo aramubwira ati ko bari kuvuga ko wampaye 300 tukanyicunde baho bikabiri kunsenyera urugo wa mugabo waretse kunsenyera urugo ko ntarahura nawe uyu ninde ubikoze aha wamubonye Jessica mukore nk'ibyo Jessica akoze noneho uyu mugabo aravuga ati wamugabo ko ntumva hano nibyo Muyango ari kumubaza rero nashaka kukubaza ariko platanje nawe turahura kama amafaranga 300 muri rimwe mukabyarana ndabarira umbwire nyine nk'umugabo nanjye urumva njye ndi umuntu uvugisha ukuri reka byose byigeze bibaho yo byigeze bibaho basi twe twanahura basi tukaza no gusangira nta nukuri reka nyine urumva nyine umuntu abagenda yumva utuntu twinshi ariko ntakundi ubwo uzi ahantu byavuye ntuzi wa mushuti wawe n'ujya ubimbaza nkavuga ati reka nta nubwo turahura habe n'umunsi n'umwe Keza akunda kubimbaza ntabwo ati reka ntabwo turahura akambwira ati sha uburi ngo cyangwa ngo uburi kumvisha ntabwo ati reka ntabwo turahura habe n'umunsi n'umwe kandi nyine nibyo sinajya kwirwa uvuga ngo ndabeshya cyangwa ngo ndagira gute ngiye burya ngo kuvugisha ukuri nimba warabyumvisha ubwo nibishobora kuba ariho byaturutse kuko ajya ambwira ngo naramuhishe nubwo ati reka umuntu ndamuhamagara ntanyitaba ntabwo twigeze turana rwose kubera ko cyane nyuma ukimara kumpa akazi urumva yari yambwiye nyine ngo muyo amafaranga ayamuha urumva nacyagiye ndi muri salo arampamagara arambwira ngo agiye kugushyira kuri konferanse ngo hari udufaranga yari akeneye barambwira ati mubwire kuri muri salo nyine wohereza uri byuka wohereza amafaranga ndi muri salo angahe 50 mbaye 70 hafi ahita nimwohereze nyine ngo yakeneye 30 ndayamwereka na message ndazikika kuva icyo gihe ndakeka nta wundi urampa amafaranga cyangwa ngo tuvugane njye nawe reka hari n'ikindi gihe ahubwo wari wagize ari anniversaire y'umwana nahubwo ati reka rero ngese ariko mbwira ngo tujyane nahubwo ati ngese ndi bujyane ahubwo reka muhamagare bena nimba n'akantu mwohereza wanda byibuka ko wampamagaye uhamagaye banza utaritabye icyo gihe ariko arambwira ati ngiye nimwohereza ngo agure akantu k'umwana ajyana nahubwo ati umunsi umuntu utari kunyitaba urumva ari ngombwa ko nabyohereza ndiragenda mbeshyira nyine ngo yampaye rimwe ngo y'umuntu ngo 300. aha agenda amubeshyera ko yamugize gute yamutanzemo pasi amubeshyera kwande kwa Kimenyi igihe ari kumwakira ari kumwagaza ari kumukiza iki mwumve mutega amatwi mwumve mukande kuri mumane mutapinge tugiye kuri miliyoni mutapinge please mutapinge bataza kutumanura murebe bari kuduhereza nuza mutapinge mwandike mu good live mutapinge nakundi hanyuma rero njye ntabwo nkunda ibintu byinshi umwiherere ubwo ngira ngo mubaze nyine
uri ibindi oya ntabwo nanjye sinkunda amazimwe ntabwo najya mwayo mazimwe gusa urumva ababivuga nawe nyine ntazi ibyo ari byo urumva kubera yuko yabonaga dusa nkaho dusigaye tuvuga nawe n'ibintu yimajinye birabo kuko nanjye yarabimbajije ambwira ngo nyisigaye ngo yampaye pasi namije nabwo yakereka tugende gatoya Jada avuze ngo Nana urahari ndahari ndimo kumva Keza abwira Jada ko yagize gute tugende gake ko yamuhaye pasi mwumvi ubwo yagenda ngo mubaze nyine uri ibindi oya ntabwo nanjye sinkunda amazimwe ntabwo najya mwayo mazimwe gusa urumva ababivuga nawe nyine ntazi ibyo ari byo urumva kubera yuko yabonaga dusa nkaho dusigaye tuvuga nawe n'ibintu yimajinye birabo kuko nanjye yarabimbajije ambwira ngo nyisigaye ngo yampaye pasi namije nabwo yakereka ati umuntu tutajya tuvugana ntabwo anyangamo pasi we iyo pasi arayanze we yakitanzemo iyo pasi kuko abakobwa b'ikigo bashobora gufata umuntu wamugiremo injiji cyangwa ikigoryi none se ko atambwiye ko ntanzemo pasi ko atambwira ati Muyango muhuje n'umuntu njye yambwiraga ngo mubwire ibi agahita amuha amafaranga atambwira tugiye muri pasi basi ngo mbimenye mbe nicaye mbizi ahubwo bakaba ari wowe babibwira nakundi kwiyorera oya ibintu nk'ibyo bya ahantu haba hari abantu benshi cyangwa umuntu agenda n'abantu benshi utuntu nk'utwo tutugamba ntitwabura kandi iyo uri umuntu ukuze ibyo nta n'icyo byanagutwara uba uzi ko ari ibintu bisanzwe bibaho cyane cyane ko uba uzi ko nta byabayeho biba ari byinshi umuntu ahura n'intambara nyinshi ku isi ni intambara no kuhora turwana intambara ahandi se umeze ute ahandi ndaho nyine ubwo kwa mbere ntabwo njya nkora nari mvuze ngo ndabyibutse ndavuga reka muhamagare ndetse n'ubikubazaho numve niba hari n'ikintu biziho none nanjye ndumva ntacyo biziho ntacyo ariko urumva aho byaturutse nibura nawe urabimenye kandi usanze ko ari ibintu bihimbano bidafite shinge na rugero ubona ryari se basi tusangire nibura nako mutapinga screen yavuze ngo uretse gatudumiye ahubwo pe ngo ngwiki guys mutangiye mume atimi what uyu mugabo ntabwo ari seriye numve niba hari n'ikintu biziho ndumva ntacyo biziho ntacyo ariko urumva aho byaturutse nibura nawe urabimenye kandi usanze ko ari ibintu bihimbano bidafite shinge na rugero guys mutapinga screen ubona ryari se basi tusangire nibura nako ariko dusinza ibintu byo kujya nanga wa mugani kwitaba mbona ngiye kubireka ariko mba nkubwire uzaje kuwa kane sinzi n'uburyo ukunda kugenda nijoro njya nkubwira uza ahantu twakoreye ababiyani nyine ntacyo njyewe iyo umuntu usanze mu kazi dushobora no kuganira iyo hantu twitereza sitori uzaze nko kuwa kane oya wenda kuwa gatanu cyangwa kuwa kane kuwa gatandatu ahantu dukorera ni rwaserera hari igihe haba harimo urubyiruko rwinshi niba uzaze twicare tuganire ahantu wakoreye wowe uri bizi uri mu kazi abantu benshi n'ibiki urumva bose bagushaka ahubwo wambwira ati uyu munsi niyo ndakora urumva njyewe tuzahure isi yose ndakora kuva uretse kwa mbere ndi muri no ahangaha Jado yakomeje kugigira Jado yakomeje kugigira niho izi message zavuye murebe murabibona nyuma yaho urabona ko yakomeje kugigira muzisome ngizo noneho ni ukuvuga ngo uyu Jado kugira ngo yunamuke kuri Muyango urumva
yamwunamutseho kuri iyi message ngiye gushyiraho mutapinge mpite nyishyiraho muyirebe guys tap the screen tapote la famille yakora abantu kandi ugasanga uwo mugabo yubatse egoko n'abana benshi nukuvuga ngo hano rero nukuvuga ngo iki ahangaha umuntu wari utegereje buri mu gitondo na nimugoroba Keza yahamagaraga nde Jado nturayikozamo ati woya Jado na nubu ati woya Jado utegereje iki Jado ndahereza kimenya yahe makuru nkeneye ikimenyetso bivuze ko ahangaha Muyango iyo akora ikosa ryo kumanika akaguru kwa Jado that's why yamuri coding bigahita bijya kwa Keza akabwira kimenyetso dore kupfa ku giti dore umuntu ngo ni wanje papa urumva nukuvuga ngo nukuvuga ngo yatanze passe kwa Muyango ahita abwira kimenyi ko yatanze passe ahita abwira kimenyi ko hari umugabo bitaje aducumita umugore we ariko mutari kumva akajya kwa kimenyi akajya kwa ntuza kwa Jado ntabwo urayikozamo undi ati woya urukumva yarangiza agahita aza kwa kimenya terega buretse 300 yayamuhaye ayikozamo kimenya akajya kwa Muyango ati bagoye 300 baragucumita niyo mpamvu rukunyima Muyango akajya kwa Jado wandongoye umpa 300 ati woya ati none biri kuva he ati uwo bita Keza arambaza niba nayikojejemo Tizi muri kubyumva turuvuga ngo habagayeho circle turikumva nukuvuga ngo Keza bagazaga Jado akavuga ntago biraba agahita Keza akabwira kimenyi ati bamaze kumuronga muri 300 urukunyumva agatanga amakuru ataraba noneho yabibwira kimenyi akajya kwa Muyango ati bakurongoye baguha turuwasi Muyango akajya kwa Jado ko wandongoye ngo kandi tuzarabonana sinza muri kumva icyo kintu so now you get the point but I have my opinion alezi mutapinge mbere ko cyabira screen ya gatatu mutapinge ndabizi ko ibi ngiye kubivuga ni ndangiza nigendere rero Godfather ndabizi hari abari bubabariremo yego hari n'abari bubyishimiremo ariko ndabizi yuko ukuri kuryaryana cyambere bose ndabablaminga the call recording ni cyambere wenda ashobora kubaho self defense bitewe ni wenda nibyo wumvise icya kabiri ntabwo ndi bublaming abantu ejo batatse Keza kugira ngo abashe kuvuga nanjye ariko kazi kanjye reka mvuge ndi umunyamakuru sibyo ndashaka amakuru ndi umunyamakuru ndashaka amakuru ndayagukuramo da niko kazi kanjye ndayagukura ndi bukora ibishoboka byose nyagukuremo kuko niyo nshaka nawe nuba ikigoryi urayama sibyo Godfather aho ngaho hari abantu ndi burengere ikindi cya kabiri ndablaminga my own daughter kuza hano akemera ko bamwanjama agacika intege agashyira hanze ibintu bitari ngombwa ko agomba gushyira hanze cya gatatu ese murimo kunyumva no yes that's why I'm recording no nje ndimo kubabwiza ukuri ariko YouTube channel zose zirahari ibingi buri kuvuga igihe kigiye guhita kibyandika oya ntabwo nje nshaka nje ndababwiza ukuri kubera ko uyu munyamakuru w'igihe ari gukotinga ibyo uri kuvuga mu kanya ibyo kuvuga nje imihanda nyitinzeho uranyumva mu kanya rero isanga ku gihe kuko bagiye kwandika I don't care
iyi mihanda nyitinzeho muranyumva neza bose ndabablaminga kuri codinga kubera ko nawe kuba yatanze iyo record ndabimunengera. Uravuga nde? Uwaguhaye iyo record yayitanze rero turi kuvuga ahangaha impamvu yayitanze turaza kumwumva nukuri ko Imana n'umunenga ngiye banzu nyumve reka mvuge reka ndangize ndabizi yararimo kwidefendinga urumva ariko nkuko yahisemo guceceka n'ubundi yari kubyihorera. Icya kabiri ndablaminga Keza kuba naramubujije nkamubuza ikintu akanga akakirengaho yanakirengaho kikamuviramo ingaruka yo kuvuga n'ibyo atari yakavuze ibyo atakagombye kuvuga akabivuga. Waramubujije twagize abo ngo niba mubwiye ngo azavuge inde nose kwa mutwaye akagaruka navuga ibi biteye ubwoba. Umva Godfather ngewe nubaha igitsina gore ndwanirira ishyaka igitsina gore none especially nk'umuntu wubatse ndabizi wenda abantu they go through a lot. Niba ataraje ngo abyishyirire hanze nta burenganzira mfite ngewe nabwo kuza hanze ngo nkushyirire iby'urugo rwawe hanze utabyishyiriye hanze. Niba rero ubaye inshuti yanjye ukagenda ukabinshyirira hasi I'll be disappointed. Muranyumva neza ntabwo nagutumye ariko ntabwo uri bume excuse yuko ngo banyanjamye baranyataka ngo ndabivuga. No, niyo ubona bibaye too much drop and go sibyo kubera ko ntabwo bikemura ikibazo ngiye mfitanye nawe. Ibundi ntuza point irimo hariya yari yo kumenya ese ndapfa iki n'uyu muntu. Shaka uburyo ugera kuri uwo muntu mumenye ikibazo mufitanye mugikemure. Ntabwo social media ikemura ikibazo cy'abantu babiri bagiranye mu rwihishwa ahubwo twebwe hano kuri social media duhari gushyiramo amazi n'ubuto tugakaranga bikarushaho kuba byinshi. Ntabwo tuzabunga nicyo kibazo cya social media ariko abantu ntabwo babimenya. So rero iyo ubaye bwenge buke social media iragusaza ukavuga n'ibyo utakavuze. Niyo mpamvu blaminga ngewe impamvu mbivuze she's my daughter ntabwo ndi buvuga uwo ntazi aho ngaho ndamunenga nawe arabizi ndamunengera yuko yacitswe niba yaracitswe niba yaraforishijwe akavuga ibyo atakagombye kuvuga. Ninde wamuforishije? No, I don't know mwaramwanjamye ejo cyane ariko ikosa yakoze ni ukuba yarahazamutse niwe wizanye ntabwo mwamuzanye yarizanye. Godfather yarizanye ntabwo mwamuzanye kimenyi. Oranyu ibya record nabivuze nabirangije yatanzemo yateze umutego umwana w'abandi umudamu w'abandi akamutangamo pase ipasi yahaye Muyango akajya kubibwira kimenyi. Ntabwo byo nari mari ngende kuvuga ngewe y'abantu babiri. Yes nge numvishije ibyavuzwe byose urumva nge ndi gutanga opinion yanjye ndayitanga nkanana ntabwo nyitanga nk'undi wese sibyo ndavuga ibyanjye urumva ntabwo inshuti ebyiri iyo zishwanye zanikana hanze kandi iyo unyanitse ubu se ni nk'urugero niba hari abandi bafite urabona wenda twese dufite inshuti dushobora kuba duhuje inshuti Godfather utabizi ugasanga uri inshuti na Gogo ntabwo ubizi ko nanjye ndi inshuti nawe sibyo noneho ushyize hanze ibintu byanjye kandi Gogo nawe afite ibyawe ugasanga Gogo ababajwe nuko unshyize hanze nawe agahita ashyira hanze ibyawe urabyumva cyangwa akanshaka akampa andi makuru yawe akagushyira nawe hanze. Ibi rero bitahagaze biratuma abana b'abakobwa benshi bajya muri depression kandi bizagaruka abantu benshi twese turimo kwa ko ni inshuti zacu n'abavandimwe bacu. So ntabwo ndi timu Keza nta nubwo ndi timu Muyango ndi timu Nana. Muranyumva neza? Ndi timu Nana. Ngenda reba aho ikibazo kiri naho ikosa riri. Keza yakoze ikosa ryo kuzamuka hano akavuga amabanga ya mugenzi we kimenyi. No
njye ntabwo ndi hano kurwanira igitsina gabo, ndi hano kurwanira igitsina gore. Erega umuntu yaturikije kumena undi n'akazi ke ntabwo bindeba. Oya, yaturikije Kimenyi, amabanga yashyize hanze mu audio, hari audio tumvisha amabanga yashyize hanze na amabanga ya Kimenyi. Uranyumva? So rero uriya ni urugo arubatse, I don't think ko Keza yubatse. Ariko niba habaye ikibazo mu rugo rw'undi mwana, si ngombwa ngo ubishyire hanze kuko nabimenye. Ubuse ntituzi ngo nyisi zasenyutse akaba n'abatabizi ko zanasenyutse. Ntazo muzi kuri bashuti banyu se? Ubuse ni hari amabanga y'abashuti banyu mwicariye? Kuki se mutayazanye hano ngo tuyumve tubote? Sibyo? Ariko wowe uvuyeyo ushyize hanze amabanga ya mushiti wawe, it's not cool. Ibyo byo tubyemere, iryo ni ikosa ryabaye. Wenda ubikoresha buriya barakubwira ngo ntuzakore ikintu kubera ko wishimye cyane, ntuzanakore n'ikindi kintu kubera ko ubabaye cyangwa urakaye cyane. Kubera iki batubuza? Muzi impamvu babitubuza. Bizarangira uko uzakora ibidakoreka cyangwa se utanga ama promises utari burangize bitewe na excitement. Nicyo kintu cyabayeho, yabaye overwhelmed, simbizi ukuntu byagenze. So ikindi rero, kugira ngo ibi bintu birangire, Godfather mugomba kubigiramo uruhare, mugomba kwicaza aba bana b'abakobwa, mukabegera bari kumwe bombi, mukabambura ayo matelefoni bari kodingishanya, buri wese agasasa inzobe, bakavugaho ikibazo bafitanye kiri out of social media, noneho bakasabana imbabazi. Naho ubu ngubu ntago muri bumenye ikosa aho riri, ntago muri bumenye, buri wese aravuga ibye n'undi avuga ibye, mukomeze buri wese yongeramo umunyu n'urusenda, buri wese afate timu ye kubitewe n'uburyo akunda umuntu, ntago biri bugire gica. Hanyuma zino audio zindi kirenze kuzikina ryari niba Muyango? Izo audio zindi urazikina kubera ko ushaka gutwika, ariko ntago byakabaye ngombwa kuzikina. Nzikine sinzikine? Ntuzikine. Icyo ni igitekerezo cyawe. Hasi izi audio nzikine nsinzikine? Ubwo se ni inkwemerera intare ntibayiguye. Izi ntabwo so abantu utampaye intare, ntabwo abantu utayi. Kuri kimana wasuye no bwa mbere maze umwanya wo kuri pano ntabwo wagiye. Ahubwo niyo wakayimaye nje wagusuye. Ntabwo wagenda ukaze nka kumashyira hasi kwanza. Ndanze. Ntabwo na level yanjye. No kuri kwimana bikora. So guys, urumva ubutumwa utanze nibwo kandi no kuri kwimana uvuze neza cyane. Ngende ndakoro nibyo uvuze. Barakonyumva? Ndi ndakoro nibyo uvuze, urumva? Ariko reka nkubwire ikintu kimwe wowe utazinana. Buriya iki ni gitonyanga mu nyanja kuri yisaga n'ibindi. Aha ntubishe ko twumvishemo Jado. None se yigeze wumva umukobwa w'umupompiste? Umupompiste ko numvamo gupompa. Kimenyi yafashe umwana yaje hano kuri TikTok, ahabona umwana yashyizemo za filter. Urumva? Kimenyi yatikuye umwana papa. Nubango mwebwe ibintu biri hejuru. Harimo umupompiste, ntabwo bagadekata ariko muvuge ejo. Harimo umupompiste. Abagabo turabizi ko ari abahehe, si ntabwo ibyo bireba abo bakobwa. Mureke turi bireba abo bakobwa tubikemure. None se wigeze wumva izina Keve? Ntabwo ntaryo nzimo. Umudrag dealer ucuruza kokayini? Hehe, mu Bufaransa. We uri ntabwo wowe uri gushaka gutesha nta kirasandara. Ntabwo nshaka ko bisandare, rega nicyo kibazo, kandi ntabwo nemenye niyo mpamvu muri bunyange. Nkubita ikibando ku munwa urebe ko ntayo wite mbitete. Ikibando wewe ndakigukubita n'ubundi ejo uzagaruka wongere usubiremo. Ndakurahiye wowe birihoshe urebe. Wowe mbere yuko ego goro sira goro katsindwe n'Imana y'ugoro ni discipline. Nkubita ikibando ku munwa dore n'ubundi. Ego se iki gihe yanginga. Ubu ndabona ari ngiye kureba. Nazabana na hari n'ubundi cyane mugoroba n'ubundi baje bari kubaga. Ntabwo nkubeshya, ntabwo nabikora. Seriye da? No.
kubita ikibando oya ndi timu guhosha n'ukuri ko Imana mumbabarire niba ari timu guhosha rero hita ubihosha uretse nkoresha diru yes ndi tayari hari abantu igihumbi tugiye gukora diru tuyisinye njyewe nkatanga intare ebyiri noneho ego wabirengaho ukampa intare 5 ndazigira 10 and the promise I swear to God nana twagiye oya nibabanze oya nana niko kuri sheri okay twagiye muri comment mwandike diru nana waba ukoze kibyeyi abantu hano wakwandikwa mu mateka okay hasi mwandike muri comment turebe nuko Imana niba reka bandike tureme oya zigira enye njyewe ndemera ko Munyanga kubera ko nshaka kwisije hagarara ubwo nyine ubwo reka nzimite nazishyira kuri gora buretse nyine sheri nanjye ndagushyigikiye pe ihagarare niba igiye guhagarara nawe urongeraho iyawe mama urasa ngo wemwizera no nana ndi umugabo w'ijambo rye okay tubigenze gutya twagiye hasi no enye zine mwandikemo zina pane 5 inese nazikuraye bihagarare bihagarare nuko kandi none n'abakobwa bagenzi bacu basheri please no deal bihagarare pe kina baga no deal ndapfuye bihagarare ufite abantu bihagarare deal oya twavuze ebyira pane 5 mwabantu eshanu n'ubuzazima nabigarura ntibigarura no gogo arongera diru baga akose mwabantu muri kwandika no diru mu ndebe bihagarare abantu bawe nibo benshi natange 5 wayi mugende yo hirya natange no bihagarare 5 se baraziyora baga yego amatiku yego bihagarare baga bihagarare nana twagiye kubera iyo mpamvu kanze mpite magarika comment okay badufare kandi ziri charging ndaje okay ariko n'ukuri ko Imana buretse ndi coding buretse maze ndi coding tubivuge twembe reka nkore screen recording okay okay tugiye kuvuga yego ndashaka ngo usubiremo urumva I'm recording yawe nawe nitse kwiteguye yego twagiye abantu igihumbi barahari mu bantu mwe mu byumba igihumbi n'ijana uri kubagabanyiriza iki ntabwo ndi kurangiza uravuga ngo nana agiye kuma intare ebyiri iyisije nyihagarike ninyigarura nzamuha intare 5 intare enye intare enye yego okay iyisije ya Muyango na Kimenyi na Keza turayifunze turayihagaritse ku ntare ebyiri bampaye ninongera kuyivuga nzatanga intare enye twagiye arahiye right 1 second I'm coming back 1 second okay ese ko bampamagaye bakambuza barashaka kwitikura ikomeza Jihadi niwe muntu wa mbere umamagaye muzamure hano Jihadi ni uwuhe Jihadi wawe Jihadi w'umuroko Jihadi ya mu bantu bamamagaye bwa mbere kumbe nyagupfa yaraturamya Jihadi zamuka nazamuke hano ariko iyo ndayiguhaye kubera ko nyine ntaraguha intare ariko barambujije ngo ninkureke ngo ukomeze na story yawe nta kibazo uwo ninde ubikubwiye ndi nguhaye kubera ko none nakwemereye intare ariko nyine barampamagaye barambuza so ninde muntu ukubujije ninde muntu ukuyobora as a peacemaker
Okay, tubwira impamvu igitekerezo ragikuye cyo kumva ko ibintu bigomba guhagarara. kubera ko njyewe ntabwo njya nkunda kubona igitsina gore cyane kana hanze. I don't like it. Kangiye gutuma ikintu kimwe rero. Wandebera umuntu bita Keza. Yego. Mukora iki? Akora statement asaba imbabazi. Umuntu wa mbere agomba gusaba imbabazi ni njyewe. Yo. Mwese mushyiramo imitima y'ubururu. Ndakumva komeza. Ku izina rye wongeraho peacemaker. Aha, umuntu wa mbere agomba gusaba imbabazi ni njyewe. Why go? Kubera ko arabizi ko ibintu nabikunda kandi arabimubujije. Guys, bye. Before you go, uretse gato. Wibabara. Yo. Ngira ngo murabona ba nyiri Masaga, ngira ngo murabona ibi bintu ko bikora ku mitima y'abantu. Iyi saga kubera icyifuzo cyanana turayifunze. Nana, thank you for supporting the ladies. No gushyigikira igitsina gore. God bless you. Nera, what do you think imbere y'uko ugenda? Abantu mwese murabibona muti? Yo. Nera, you are the person who supporting igitsina gore now. What do you think? Akamesaje mutanga waherezana na nk'umuntu ibintu byakomerekeje. ndamuhaye pole cyane gose. Ubiravye uri umuntu nyine nawe ufise family, hariho ikintu kiri secret, family iri sacré, ni ikintu umuntu adakorako, ni ikintu umuntu atarakwiye gukinisha juste comme ça. Hari abantu bifuza family bakazibura. As long as Imana iba yaguhaye ubuzima bwo kubaho atangwara uri healthy, I think abantu bakwiye kuba tugaruke kuri shame, let's go back to shame. Let's bring back shame, like saba abavyeyi gusa bari involved mu bintu nk'ibi. Harimo n'abana bazoca bacaringa your legacy, bazokura bari muri izo trauma. So guys, just be mindful of that. You understand, Godfather? Message kuri Keza. Nta kindi kintu mvuze mvuga kabisa n'ivyo. As always, remember that these are families. Ana nafsaba abo na nafsaba niki. So yeah, turakunda byahiye until it actually affects somebody in real life. Abantu mukunda amatiku yo mu ngutiya z'abandi, murumva ko ari imitima y'abandi bishengura? Murumva ko bishengura imitima y'abamwe? Nabyumvishe abantu bafite umutima wa kimuntu. Nababwiye ko kugira ngo ikintu mugira muvuga murabanza mukandi kuri kora muzamuke. So team Blue mwese coup de chapeau. Peacemaker umwe mu bantu hanana. Cyitegererezo cyiza. Ejo yarabikurikiye, yatangiye kubirwanya ejo kugira ngo bitajya hanze paka nanone aha. Yaraje afata Keza aramushimuta aramutwara,
aragenda Keza aragenda ahura n'umuntu bita Dekate ahita amukurura mu nguti aravuga ati nyura aha tugende arabigarura. Nana thank you bravo ngayo nguko bimeze deal done.